we yavuze ngo izi ntonde nizimara kuboneka zigakusanywa abantu bakagenda bishyurwa mu ngengo y'imari y'imyaka itandukanye. Ni ukuvuga ngo izo ntonde nyine nk'uko twavuga ni ukuzikusanya ariko zirahari bitandukanye n'ibyo kuvuga ngo hashyizweho itsinda rishinzwe gukora urutonde rw'abaturage kuko intonde zirahari. Ikibazo gitera ibi ni iki ngiki ni ukutafata ikibazo oseriye. Ubu izi ntonde ari z'abantu b'abacengezi urumva bagambiriye kugirira nabi igihugu. Izi ntonde baba barimo bavuga gutyo ngo ikibazo cy'intonde noneho kandi bamwe mu bategetsi bazavuga ngo ibi ni usanga babuze icyo basubiza nk'aho no muri buruse babwira bati agatangira kuvuga amaliste batariko birangire mu masaha 24 na amaliste yakora umunsi umwe aya mafaranga reka no nkwereke kugira ngo tunakiveho ubundi iyo ubuyobozi bwiyegisikije ku muturage bitwaye iki ukajya kumusura utajyanye amapingo bira namwe bambika amapingo babanyaye kavuga uti abaturage murabona nanga aho dukura murahaze nubwo tubimuye gutyo ese iyo mvuga itwaye iki turimo gushaka amafaranga n'imuhumbure dore gahunda imeze gutya byoroshye cyane wowe baje bakamwimura kuki abantu ntago bigombiye gukamana kuki abantu batabanza gutekereza ngo bavuga ati kuburabuza umuntu kumukura mu bye kutamwishyura we bimubayeho iyo iri ya leta y'abatabazi na leta yemenide urumva iza kubifite igitutu cy'ubufaransa ijambo rimwe ryari rihagije kuvuga ngo mu bihagarike kuko babikoraga bose intera hamwe n'abantu bicaga abantu muri jenoside babikoraga bizeye appui diplomatique n'intwaro bare ba colonel Barire bavuga batangaga intwaro ni nko mugabo turibureho mu kanya urumva bose leta bagizeye appui di matériel militaire de munitions urumva kuri France tubahaye ikaze inshuti mudukurikira muri benshi aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Iyi ni Bwiza TV na bwiza.com. Ikiganiro ni hirya no hino. Rero muri aka kanya tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye ziri bwibande cyane cyane ku nkuru umuntu yavuga yuko zikunze kugaruka mu binyamakuru, inkuru abantu bakunze kuvuga ngo ziri kuri hit cyangwa se kuri trend. So muri aka kanya nagira ngo ntangire nakira mugenzi wanjye dukorana ikiganiro hirya no hino no mu biganiro bitandukanye. Iburyo bwanjye hari umugabo ugiye kubibwira anabasuhuza cyane ko hari hashize iminsi tutamubona. Denis, karibu. Yego David, rakoze. Ni Denis Ngiyumva nkuko bamaze kubimenyera kandi ndabasuhuje. Narimba kumbuye abakurikira Bwiza TV. Warukumbuye abakurikira Bwiza TV évidemment nabo bari bagukumbuye. Denis, rero mu buryo bw'ucunguza uburyo umwete urabizi yuko nyine igihe kiba kigenda watubwira ingingo turi bwibandeho mu magambo ahinnye noneho tukaziva imuzingo mu kanya gakurikiraho. David, mu nkuru tugiye kurebaho hari inkuru ya senateri Nkusi kuri uyu wa kane yabajije Minisitiri w'Imari Gatete ikibazo gikakaye, ikibazo gikomeye cyane ati ikibazo cy'ingurane z'imitungo y'abaturage cyarananiranye. Yongeye kubibutsa kandi ko ngo umutungo w'umuntu ari navogerwa, ibyo bakora byose baba bagomba kubizirikana, nimba ari kwimura umuntu bakamuha ibyo amategeko amugenera. None se kurimo gukoresha amagambo akakaye nawe nawe uko bigaragara nawe nago yari yishimye. Hari ikibazo umuntu yakubaza ariko ubundi hari mu nteko hari abantu basigaye babihagararaho bakabaza. Uribuka umudepite wigeze kubaza abantu mu gihe cya curfew atari ku bundi iyo corona yandura saa moya. Yego David, ibyo turagaruka no kuri presidence y'Ubufaransa iherutse gutangaza. Urabizi ko Macron ejo bundi agejeje ijambo ku gihugu. Yego yagarutse kuri ya jambo yateguje kare ariko ubanza ya speech y'abakuru b'ibihugu abategerejwe n'abantu benshi birumvikana ariko ubanza giye reka mbivuge gutya uzi ko ikiganiro cyacu tu entertaining n'abantu muri politike ubanza banaryoshye ariko no kuyavuga uti umunsi ndarivuga tu cyane rwose ariko guteguza igihugu cyose miliyoni zingati muri kuri radio na televiziyo. France ni puissance mondiale kandi ntabwo ari France gusa, burya ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rishobora kugira impact kuri Senegal, rikagira impact kuri Somalia, rikagira impact kuri Central Africa. Ijambo ry'umukuru w'igihugu bari ikintu noneho washyiraho puissance mondiale nka za France, ubwo urumva bitebite muri francophonie barite bijya yose ku isi yose bijye muri Loni. Uzi ko France ari igihugu gifite veto urumva ngo yagize ngo ukirero
perezida w'Ubufaransa nyine muri iryo jambo rye yagarutse ko ya raporo yerutse gushyirwa ahagaragara igaragaza yemeza ko Ubufaransa ko bwagize uruhare mu byabereye mu Rwanda. Mbega nabwo itabyemeza gutyo ariko ikavuga iti yemeye amakosa byagenze gutya na gutya. Kandi wibuke yuko Macron afite eventuellement uruzinduko mu Rwanda bishoboka muri uku kwezi aravuga ati rero nyuma y'ijambo rye rero yagarutse nyine kuri iyo raporo avuga amakosa y'Ubufaransa mu Rwanda muri Algeria hose muri histoire uko iteye. Yego yavuze ibintu mazina yabyo uko wayikurikiye ubwo turabira mu kiganiro. Noneho turagaruka ku kiri none turagaruka no kuri komisiyo y'igihugu y'itorero yabirimo irashakwamo amavugurura akomeye atandukanye harimo no guzahindurirwa izina. None se ino komisiyo ko ubundi ibaye nk'iyo komisiyo nyirizina tuza kuvugaho haza kongora kuko nifiteho amarangamutima atari matagatifu kuko uze kunyibutsa ntaza no kuhasimbuka. Buriya jyewe ndibuka nagize amahirwe yo kujya mu matorero ari abiri iry'abaganga nagiye no mu kirindira n'iry'abanyamakuru twakoreye Butare muri kaminuza muri kiriya gihe. Denis ntabwo nibuka sinanabikubaza ngo wagiye mu itorero ntiwagiyeyo. Nagiyeyo ndangije kwiga segondere. Wabonye ukuntu umuntu ashobora kwinjira mu buzima bw'itorero iminsi 2 ya mbere ya gatatu 3 4 ukumva birakujeni ariko iminsi inano yo gusoza ukumva ryari rigeze igihe riryoshye. Itorero riraryoha. Noneho rero nituza kuhagera uze kunyibutsa nze kukubwira ukuntu komisiyo y'itorero yakoze niba ari bikora nsimbizi yakoze mistake yuko abantu bageze baryoherwa n'itorero rikazima neza ariko bamuganirira cyabaho byagenze itorero rero kaniri ubanza ayo mavugurura wenda agiye kongera kuri byutsa aya mavugurura bagiye kugira rero bazazana turaza kubivuga bazanavuge igire schedule igire gahunda ku buryo umuntu amenya ati umwaka iki gihe habitorero. Ikindi hari n'abanyeshuri bigabira bigeze gusaba perezida wa Repubulika bavuye mu mahanga baje muri diaspora baje muri aya mahugurwa bagirira gabiro b'abanyeshuri bavuga bati ni kubera iki rwose ibintu byo kwitoza itorero rya gisirikare rihamye kuko za Israel ziba zibikora mwabishyizemo imbaraga noneho tukamenya nyine ngo twanyuze mu gisirikare amezi angana gutya undanyuza mu gisirikare ukanandikwa muri Israel wo ugomba no gukora imyaka 2 ukayikora rwose neza ukajya kuri post ukajya bakakudeployinga ahantu ugakora imyaka 2 wenda wayirangiza ugakomeza gahunda zawe. Turaza kuhavuga naho rwose tuza kuhajya. Turajya no hanze y'u Rwanda rero nko muri Kongo haravugwa umunya Belarus ni umuzungu ukomoka muri Belarus ariko ngo afite na passport y'Amerika. Yari amaze iminsi yarafungiye i Kinshasa ariko ejo mu minsi ishize yararekuwe. Uyu mugabo rero hamenyekanye ko yafashwe nyuma y'uko yari amaze kujyana ikiganiro na Joseph Kabila. Wa mugabo yararekuwe ejo mbega? Yararekuwe. Urakoze kunzanira inkuru kabisa. Kuko Kongo yari ihagazeho ifata umunyamerika avuga reka nze kureba nari ntegereje amaherezo. Ariko ashaka abagabo babakomeye. Umugabo ngo ni kabuhariwe mu gucuruza rero intwaro muri aka karere. Ngo muri Afurika hose arazwi no mugabo arakaza. Acuruza intwaro, acuruza ibifara, acuruza ibitindikasana byose. Abantu bo bibazaga ati uyu mugabo yaganiraga iki na Joseph Kabila. Turaza kubireba. Cyo ni ikibazo. Turajya no muri Uganda David. Hari abantu bashize ubwoba. Uganda? Muri Uganda amabandi agira atya yinjire mu rugo rwa generali guturiye kuri urukiko rwa gisirikare ndumva umuzi bagiye n'abangaba banyibukije ngo bagiye kwa pasiteri urumva none ngo bagenda bambaye amakoti na twa tuntu two mu ijosi tw'abapasiteri n'abapadiri bambara none baravuga batese ubu ngubu turaza kwiba kwa pasiteri Reverend gute maze ngo barebamo amabandi y'amarokore noneho ngo bageze ku muryango bakora kuri soneri pasiteri ngo bonaraje ngo bari bazi ko yabikuje miliyoni nyinshi. Ibandi rya mbere riti twahageze Mesiya we twahageze n'impamo pasiteri bagiye mu mashyi ageze mu mashyi rero noneho ngo ajya kubona abo yizeraga ko ari abarokore bamwe bageze mu byumba muri za coffre fort byose ashatse kuvuza induru noneho bashyiramo indi chorus nayo ishyushye y'induru abaturage baje nabo bajya mu chorus ibandi rya mbere rivaho irindi rigenda bamusiga ahubwo ari mu makorasi n'abaturage none se umujenerali guti nawe uti rwose amabandi yaramwinjiriye amwiba noneho ikimashini ngo ni ikimashini gihinga cya tractor kubw'ibyago ariko ntago bakigejeje kure. Turaza kureba niba byarayahiriye aya mabandi rwose ariko yewe wavuga yuko nyashyigikiye rwose ntago nabambeshye uzi kujya kwiba generali ko no kumubwira se nkawe generali koko utabasha no kurinda urugo rwawe uzarinda umuturage ariko
ugiye kumva nko mu Rwanda dufite amazina y'abajenerali tutashyira mu ntuze muri mikoro hano ariko kumva ngo yibwe nibande ubwo iyo umujenerali yibwe umuturage usanzwe Uganda bura ngo ntago boroshye umuturage usanzwe no kunyuzaho kabisa cyane abantu ba generali ariko mu Rwanda naho hari umujenerali wigeze kwibwa gusa ntago yibwiwe mu rugo ahubwo yibwe na ba basore bakorakora mu mifuka barya bo bagukoramo nyine amutwara telefone rwose ariko yayigaruye nabi ntago byamuhiriye kabisa turazana ko niba kwa gute nawe baramwibye ikimashini akongera akakibona uyu mukolese wo mu ngabo z'ubundi ngo yabigenje uyu nawe ngo yishe umukozi wo mu kabari kubera ko yanze kumuha inzoga ibyo byo nahoze byumva no kuri radio niba ijwi rya Amerika sinema umuntu kwimizoga kwimicupa koroneri none se hari umukwabo barimo bari abatipe nabo bakuntu bamenyera abantu Denis oya ngo byari bigeze mu masaha akuze amasaha akuze se i Burundi hari umukwabo bafite kwimizoga koroneri umusore rero yabigendeyemo ariko ikindi kintu numvise kuri radio yabivugaga yavuze ati ariko abasirikare barana beza ngo yamubwiye ati sha unyimye icupa kuko ngo yagera naryifatira urumva ngo batangira kwasa ngo wehe inzoga gute atariko umuntu mucokoza ko musanzwe mubizi ko munzi ati mwese muraje mu byishyure ubwo ro bagize ngo ni imikino nyine barabyishyura uwirukanse kibona mpamaguru ne batanze amakuru ati yatubwiye ati giye ndaje mbibereke tujye ku nkuru rero noneho twavuze ko duheraho duhere kwa Nkusi duhere kwa senateri Nkusi uyu nguyu numwe wigeze kuyobora park akiri muri park ntabwo byari byoroshye ya komisiyo ishinzwe gukurikirana imikorere ya leta gusa guverinoma nkubwije ukuri nko ku bantu wenda bavuga bati wenda urabona Denis dushobora kuba twariganye nk'amashuri yisumbuye urumva noneho tukaza kujya wigeze ukopera ntawe ubizi sinabyemeza kandi sinabihakana wenda nk'umuntu akaba yanze kugupesa mate na fizike ukavuga uti ariko mukagenda mukura mukaza kuba nk'abayobozi ukavuga uti ariko yanze kunkopeza nanjye nzamubaza ikibazo mu ruhame urumva abyibuke hari ikibazo umuntu akubaza ukaba wavuga uti samana yo mwijuru nibura yamushyiramo imiyaga Denis reka nkubwire wenda icyo kibazo twaye nk'abagisubiramo kiravuga ngo senateri Nkusi yabajije ministre Gatete niba kwishyira ingurane ku mitungo y'abaturage byarananiranye Denis ibaze icyo kibazo ni rutakibarije umuntu muri kulise cyangwa muhuriye nk'ahantu mufataga kawa ukakimurira mu ruhame rw'abantu iki ni ikibazo gikomeye kubera ko impamvu gikomeye ni iki ngiki wenda iyo nkuru wasa nk'uyisoma ukaza nk'uyisoma utangira kugira ngo tubone aho dufatira soma tangiraho gatoya twumve ni senateri Nkusi Juvenal yabajije ni kuri uyu wa kane ni ku itariki ya mbere Mata yabajije minisitiri w'ibikorwa remezo ambasaderi Claver Gatete impamvu hakigaragara ibibazo mu bikorwa byo kwimura abaturage mu nyungu rusange birimo nk'uko n'abimuwe batinda kubona ingurane ku mitungo yabo urebye ahari nuko background imeze buriya rero ndibuka niba nibuka neza maze iminsi nshaka itegeko nshinga ariko wenda umuntu akaba yagira ukuntu aribona ku buryo bworoshye hariko ukuntu riba ryanditse wenda urisomera nko muri foruma runaka ukabona bikugoye kugenda urisoma neza ariko tuzarisoma urebe Denis iyi nkuru nta kuntu wapfa kuyumva neza utabanje kureba imbaraga itegeko nshinga riho umuturage no ku mutungo we kandi itegeko nshinga niryo rihatse amategeko yose nk'ubu usomye ingingo ijya kuba parallele n'iki kibazo senateri Nkusi yabajije ministre nibwo ubona ukuntu en fait reka ubundi hari ibibazo reka nkore ku rugendo no kugisesengura ngiye kugifata hari ibibazo ubundi bitagombye kubaho donc noneho bikaza kuba ikibazo already byamaze kuba skandal ndabisobanura nabyo uribaza Denis uribaza uri iwawe mu butaka ubu cyangwa mu buryo ubu unabufitiye titre zamvugo tujya twumva ku bantu bakunze kwimurwa mu bikorwa remezo vuga ati ariko muransenyeye ariko giyewe mfite igipapuro nagihawe wenda n'umujyi wa Kigali muragize gutya na gutya ariko nibi kandi wareba ugasanga itegeko nyirizi nicyo rivuga rivuga ngo nta muntu ugomba gukurwa mu bye ryaba itegeko nshinga ryaba itegeko rya expropriation atabanje kuba exproprié ariko iyi ngingo yuko ubona abantu basa n'abavogerwa mu mutungo wabo iyi ngingo na yindi kuza kugaruka y'abantu bamburwa uribuka abantu barugwemeze ukunda kwambura ugasanga umuntu arishyuza amafaranga yakoreye mu umuhanda wamaze no gusenyuka wamaze no gusaza so reka tugaruke kuri ingingo twaye turiho iki kibazo senateri yabajije ikibazo gikomeye ni gute umuturage mu gihugu cye urumva igihugu cy'umuntu ariko uracyumva ni ikintu ntavogerwa ni ikintu ubwene gihugu uretse wenda mwandika babusaba ibintu nk'ibyo ubwene gihugu kavukira nta muntu busaba ari ubazwa
muri abanyarwanda, arubaza muri abanyarwanda, akenshi na kenshi umugwayi n'akana batashyizemo ukaza ashaka no gusanga Denis nk'umuntu wenda wanakwimuye ntanakwishyure, we never know, ushobora gusanga ni nka projet muri Arabia Saoudite. Urumva ikibazo ufite mu mutwe, ibaze umunyamahanga akaza akakwimura, atakwimura se ko hari igihe wenda nubwo wenda ataba n'umunyamahanga da, ibyo ariko reka nawe tumugarukeho, ugasanga wenda kwa Sebyatsi Sebishagarira, urumva wimuwe na wa muntu. Uri bukaya story Meki aherutse gukora kuri Bwiza TV na bwiza.com y'abantu bahari nibari Musanze nibuka neza, bari bara muzungu yajengereje n'umunsi nzo ahantu bigeze. Meki nkubaza nawe, ni gute umuntu mu gihugu cye mu butaka bwe, urumva umuntu aza agashyiramo ibintu projet batakoranye, adafite mentere, adafite inyungu, akagukura mu butaka bwawe mu gihugu nk'iki ngiki, kuko uretse ko abaturage bitonda ku buryo bashobora no kuza rwose bakavuga bati ibi ntabwo bikora, ntabwo bibaho, ariko ntacyo babakoraho. Senateri Nkusi we yavuze ko ngo ibibazo bigaragara muri gahunda zo kwimura abantu bibangamiye amwe mu mahame u Rwanda rwiyemeje kugenderaho mu kubaka leta igendera ku mategeko kandi iharanira imibereho myiza y'abaturage. Yavuze ko bimwe mu byo ibi bibazo bibangamira harimo n'ihame ry'uko umutungo w'umuntu ari navogera. None se ubundi nicyo nakubwiraga, ubundi aruriye hari amategeko rega Denis bitadusaba kuba baroyazi ngo uvuge ngo ibi nibi ubundi amategeko amwe namwe ntabwo n'umunyamategeko waba nayo kubaha Imana bajya batubwira yaba yo mu muhanda yaba hose, bavuga ko burya akenshi ushobora gusanga ibitabo byanditswe amategeko akomeye nayoroheje ari igitabo cy'umutima. Denis ubu ngubu dushobora kuba twicaranye gutya, bajya babitestingira ku bana, kwa kundi umwana ashobora gufata igishirira akotsa mugenzi we, ariko wa mwana we yagifata ngajye kumwotsa ukabona we abigizeho ikibazo. Rya tegeko riravuga ngo burya riri ku mutima ngo nubwo ari uruhinja, ari umwana mutoya, ari igitamambuga, already azi yuko kotsa umuntu ari bibi, kuko uho bimenyera nuko nawe kujya kumwotsa yegerayo. Ese umuntu uzi kwimura umuntu nk'ubu ngubu we bimubayeho, it's simple, ni ibintu byoroshye cyane. Wowe baje bakamwimura kuki abantu ntabwo bigomba yo kamana, kuki abantu batabanza gutekereza ngo bavuga ati kuburabuza umuntu kumukura mu bye kutamwishyura we bimubayeho. Niho uzabona media ikunda kugira ikibazo nka media nk'umuntu akaba yazuye umunsi ni ikintu kigari cyane abantu bazaravugaho bakavuga ati abanyamakuru mikoro zanyu kamera zanyu ugiye nk'ahantu wenda gutara inkuru ahantu umuntu arimo kurenganya undi, okay ukavuga uti rero bambise ntakurura mwihorera uriya. Abanyamakuru bakunda gutega abantu iminsi akavuga ati uriya mwihorere isi zamwereka wa muntu nk'ingingo ikazamugera nk'umuhanda uciyiwe nawe yarenganye muri ubu buryo atariko aro munyamakuru ya kamera yawe nanone abo ntiwazakoranye byakomeye. Izo ngingo ukunda kuzibona nko mu bantu b'abategetsi beguzwa yarimaga umwanya abanyamakuru agatangira gutegura za press conference rwose ati urabizi abanyamakuru murakomeye, ese ko tukomeye ko cyagihe wewe wari ukomeye utatwibutse. Tugaruke kuri ingingo twari turiho rero, muri aba bose bari muri izi anje zo kwimura abantu no kubatoteza no kubarenganya no kugira gute nkuko Senateri Nkusi ubona yasaga nko yabivuze, nta numwe wanezezwa nuko nawe aza akisanga ibyo byanyazwe. Ni gute umuntu akunyaga ibintu byawe mu gihugu cyawe? U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, urumva u Rwanda ni igihugu cyubaha umuturage, itegeko nshinga ribisobanura nibo baryitoreye, twagitwaritoye. Ni ingingo ya 34 y'itegeko nshinga ivuga ko umutungo bwite w'umuntu ari navogerwa, yaba uwe ku giti cye cyangwa se uwasangiye n'abandi. Ariko se koko umutungo w'umuntu ku giti cye ni ntavogerwa nabyo tubigaruka. Nk'ejo bundi uzi yuko hari impaka z'uko ngo leta ishobora kuba debate iriho kuvugwaho cyane, leta ngirimo kwiyandika ku bantu ngo b'imitungo ngo yabuze ngo banyirayo, urumva ikazi gacunga niba ari nk'ubutaka bunaka ikabona ko nta muntu uza kubwiyandikisha. Ubwo se leta igiye kuvuga ngo igiye gutwara imitungo y'abantu, leta se ubundi iyo mitungo ni iyayo? Niba ifite n'itegeko ribigena gutyo ryose amategeko akaza ashingira ku itegeko nshinga, urumva kereka niba leta yabaye individi abanyamategeko bazabidusobanurira. Ariko tugarutse kuri iki kintu, reba kesi zabanyahe kugeza ubwo abaturage bagira batya bakajya muri leta kurega. Rero noneho ntacyo binantwaye, reka nemere kuko pouvoir turabizi barabitwigisha yuko uko zipanze harimo pouvoir judiciaire, hakabamo pouvoir wenda executive na parlementaire. Hano rero ubu nanone tuvuge ngo ibi tuvuga ntago tubyita skandale mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hano turabona pouvoir zose zirimo gukora kandi nicyo Rwanda rwifuza. Abantu bakunze kwibaza ngo muri kesi y'icyanguriye abadepite bari he? Ntacyo. Abasenateri bagaragaye, sibyo? Ariko se pouvoir judiciaire muri no kesi iri hehe kugira ngo yaplike amategeko yose ivuge ngo ntabwo tubogamira wenda ku itegeko maybe ryara dibi ryuko abantu bashora imari par exemple bamba bareye kubanza nyizina ryabo. Ariko reka tube arbitre, umuturage we
ahagarara gute mu buryo judiciaire. Bivuga ko ubwo bucamanza bukwiye guhagarara hagati ya leta na guverinoma, kuko RDB ihagarariye guverinoma. Noneho ubucamanza bukaza ni nk'iki kintu ujya ubona muri business. Muri business ujya kureba nk'itegeko rirengera business, customer care and whatever, ugasanga riteguye neza, ariko itegeko rirengera umuguzi n'umuguzi n'igihagararo cy'umuguzi imbere y'umukiriya, deni tuvugisha ukuri, ugasanga umuguzi aracyari hejuru y'umuntu. Nubundi ndavingiye kino kibazo. Aha naho nicyo nshaka kuvuga rero, kugira ngo utagira ngo ndatandukiriye. Urajya kureba ugasanga imbaraga zose zaragiye zijya kuwimura umuntu mu bye. Ariko uwimurwa nk'abari abaturage. Nyine nibyo nkubwira, ngiye mbona weakness iri mu bucamanza utigute. Ariko no muri amategeko agenga iyimurwa yose arahari, uko inzira bigomba gucamo byose rwose birahari. Ariko kuki ibibazo bivuka nyuma? Uzi ikintu gikunze kubaho cy'ukuntu ibibazo bivuka nyuma, ikintu gikunze kubaho nuko wenda ndavuga uko abantu bashobora kuba babibona, nanjye ndimo muri ubu butegetsi dukunze kubona uko bupanze, ndetse uruzi ko n'itangazamakuru bajya bavuga ko ari force state, bakababona muri ubutegetsi bwa kane. Wavuga pouvoir executive, ubutegetsi bwite bwa leta, urumva, ukavuga ubutegetsi bw'ubutabera n'ubucamanza, ukajya mu butegetsi parlementaire. Deni ntabwo jewe wenda mfite imbaraga zo kubalansa ubwo butegetsi. Ni igisubizo ngiye kuvuga ku kibazo umbaje mu kanya. Ukunze kubona ko pouvoir executive ibiri hejuru y'izo nzego mvuze haruguru, urumva, kuko nujya kuvuga ngo ugiye wenda muri pouvoir, niba ntibeshye wenda judiciaire, urumva, urasanga wa muntu uhagarariye judiciaire ari ministre. Wa ministre usange nibyo twabonye muri kesi ejo bundi twarimo tuganiraho, tuvuga ku bintu bijyanye n'ibi bya Dr Kayumba na Miss Fiona. Abantu barimo bari kritika bavuga ati ni gute ministre w'ubutabera ashobora kuvuga kuri sije iri mu iperereza, bakavuga ati ubwo si nko kwa rezona abantu bakora muri urwo rwego, umuntu azajya gukora ikintu kiri contraire n'ibyo igitekerezo ministre afite umuyobora uri kubona. So no kuvuga iki rero, no kuvuga ngo pouvoir ubwo butegetsi nyubahiriza tegeko usanga bufite ukuboko n'ikiganza n'amaguru n'uburyo bwose muri za nzego zindi. Kuko niba nagenda gutyo ushobora kuvuga uti se nshatse kuvuga iki, kandi ndagisobanura neza. Ushobora no kuvuga uti wenda muri parlement reka da nta executive irimo, wa mudepite se uri muri parlement ajya hate, kwajya hashyizweho anyuze mu mitwe ya politike, kandi iyo mitwe ya politike ugasanga n'ubundi iri mu buryo bwa executive, akaba ntacyo yapfa kuvuguruza executive yamutoranyije ngo ajye mu nteko, ariyo yatanze liste. Donc no kuvuga iki, igitera ibingibi byose nuko ujya kureba ugasanga buri rwego ubwarwo ugiye kureba ubwigenge rufite. Navuga ngo wenda bushobora kuba umuntu yabuvugaho mu buryo cyangwa buriya, ugiye kubugera, ugiye kubukantitifia, buracagase mbese muri nushaka kuvuga ko bucagase ntacyo bintwaye, uri kubona. Kuko naba butari bucagase nta kuntu itegeko ryaba ryanditswe rivuga ngo umuntu agomba kuba exproprié mbere yuko hagira igikorwa. That's the law, ni itegeko. Kandi ibyo bikaba ari uko yamaze kuhabwa ingurane ze, ndetse noneho urabona abantu reka dufate case study y'abanyahe. Ndetse icyo tegeko hari n'ukuntu rivuga ngo niba wa muntu w'exproprié yabaye nk'ukererwa mu gihe otan, niba ari umwaka niba ari ingahe, umuntu agomba kuba akibyaza, urumva, basubemo inyigo, areba agaciro aho kageze. Ariko umuntu araza gutya akagukura mu byawe, nta n'ikibazo wenda reka tubyemere, akakubwira atanga hagiye kubakwa amashuri. Nta muntu ushobora kubangamira igikorwa cy'amashuri, akakubwira atanu hagiye kuba nkabanyaho nta nuzi n'igikorwa kizahajya. Abantu baravuga batari ku mwungu habayeho nka mistake, mukatwimura hano mukatujyana mu Busanza, abandi mukadushwiragiza, tukazabona hagiye igikorwa cy'umuntu bwite. Kandi bavuga ko ari mu gishanga hariya, ndibaza ibyo bavuga ari byinshi, urumva. So reka rero tuvuge ngo iki ngiki itegeko ryateguye, expropriation imeze gutya, noneho umuturage, abaturage n'abana beza nta n'ikibazo babifite, bavuga ati okay turabyemera ariko duhingurane. Donc kugeza kuri iyi ngingo ntacyo nanenga umuturage ntiyabyanze, ahubwo igisigaye rivuga ngo how do you handle iki kibazo. Noneho agiye no kubaza ngo how bitari na ngombwa, kuko iyo how irasobanutse, itegeko rirayisobanura. Arinda kubaza how kubera iki, wewe waje ubizi, sibyo, ugiye kwimura abantu, ingingo y'itegeko iravuga ubundi muri make magambo y'icyo tuvuze ibintu byinshi, itegeko ryakubahirije mu buryo buri fair, umuturage akaryiyumvamo, tukabitadadurwa koko nkuko tubyemera, nkuko tuvuga ko n'u Rwanda ruri kugendera ku mategeko.
induru ntizibeho Denis uze kunyibutsa mu kanya ibi bintu ndaza kubishyira muri cadre politique usabe ko ari ikibazo kiba gikomeye cyane ariko tukiri kuri iyi ngingo no kuvuga ngo iki kibazo senateri Nkusi yabajije ministre w'ibikorwa remezo Gatete ni ikibazo navuga ngo kitagakwiye kuba kiriho ko kuba cyabayeho ubwabyo ari skandal cyane rwose wari ukivuga ibintu byanditse ase Denis koko ngaho mbwira wowe ufite isambu niba ariyo waguze ufitemo ibikorwa remezo ufitemo izo mpapuro titre de propriété ufitemo everything none reka nanavuye ku mugaragaro ngo nibikorwa bigiye kubera aho ngaho nta na interview bifitemo urumva ariko noneho nta nubwo wabyanze kwimuka umuntu ni gute agukura mu bintu byawe ukangara ukamangamanga ukirirwa wirukanga imisozi abigukuramo nkande aya n'igihe noneho bagira gutya aho kuguha ingurane yawe akagukuramo yarangiza akubwira ngo akira amafaranga ngo yo gukodesha amezi 3 David uranyumvira ibyo ese barakeye bahara byagiye bibaho ariko urabizi oya nibyo nyine ahantu bagiye babwira ntubizi ko bajya ariko bajya bajyana bakayabura noneho ugasanga babaga nayo akabura rwose uba nko muri cadastre noneho ukabona akarere kakubise impyisi inkoni kaguha 30,000 iyo ibazi yo gato ufite abana bangaye cyane rwose nani Denis iki ni ikintu ubona gikwiye gukosorwa ku buryo iyi ngingo iki kibazo cya senateri Nkusi kiramutse cyumviswe neza kigasesengurwa neza kuko uraza kumbwira nicyo Gatete yamusubije urumva undebera muri iyo nkuru undebe icyo yamusubije urasanga ntago byoroshye Denis ntago byoroshye senateri Nkusi avuga ko bidakwiye rwose nawe mbese dusa nk'ababyumva kimwe avuga ko bidakwiye kuba igikorwa cy'inyungu rusange cyagira ingaruka zitari nziza ku baturage bemeye ko icyo gikorwa rusange kibaho ubumva abaturage ubwabo igikorwa baracyemera nibyo nakubwiraga rusange ariko ugasanga mu kugishyira mu bikorwa nibo bigizeho ingaruka ugasanga no bigizeho ingaruka ati rero ntihateganyijwe ko igikorwa cy'inyungu rusange cyagira ingaruka zitari nziza ku baturage bemeye ko icyo gikorwa rusange kijyaho ngo babe basubira inyuma mu mibereho myiza ugasanga bahawe igikorwa cyitwa ko kibafitiye inyungu ariko imibereho yabo gifasha nk'abantu 1000 kibashyize munsi y'umurongo w'ubukene icyakubwira abaturage bimuwe hariya marato urabona hariya mu gice cya marato uturutse marato giti kinyoni munsi y'umuhanda buriya nubwo hari abaturage bivuga ko bajyanywe gutura muri uyu mudugudu wo muri Mont Kigali muri Norvège ariko ntago ari bose babonyemo amazu ariko ugasanga kugeza kuri isaha yagiye yirwa yirukanka ku karubanda baramubwiye ngo igishanga tu none se munda amategeko y'igishanga Denis reka tubyemere abantu bakubwe mu bishanga ntago ari byiza ko abantu turoma manegeka ibyo turabyemeranyaho nawe urumva ariko abantu mu myaka 50 30 bahamaze ntabwo aribo banahijyanye kwanza hari giye bahatuye byemewe urumva iryo tegeko ry'igishanga rigiyeho kugira ngo rikandamize uwo muntu niba rije rikagira gute ariko nirimo kompanse kuko uko biri kose rega nibyo leta ivuga ngo umuntu ngo yatuye ahantu ngo kandi ngo yaragize gute yarabwiwe gukira gutya je mbona amategeko amwe akwiye kunonosoka cyangwa ntaribone ko umuntu atayasomye akavuga ngo wowe watuye ahangahe igihe iki n'iki hari umujyi wa Kigali warasohoye itegeko rero rigakorerwa sensibilisation uburyo abaturage baba barizi batari kuritegurira mu biro ngo ugire ngo bararizi kandi batarizi no bakavuga ati wewe wubatse nyuma ya 2005 kandi itegeko riteganya master plan yahangaha ryasohotse 2004 wowe rwose nugira icyo tubwira kubera ko ibi wabihashyize iyi ngingo yari ariko ugiye muri kavukire noneho wigeze no kumva abantu b'inyaruguru umuntu yigeze kuza akavuga ati mwimuke ibi bintu si ibyanyu rwose ni ibyasogokuru ibyo cyo ni ibintu birebire urumva abandi bo mu karere ka Rutsiro bo rwose ndibuka icyo kibazo ndanakibuka umukuru w'igihugu yagiyeyo baramubwira bati hano hari abantu bafite ikibazo cy'ubutaka hari umuntu urimo kubimura Y bigenda gutya none ubu ngubu abantu barimo kwirukanka imisozi bavuye mu byabo mu kubya batari ko ntago ku bintu bikwiye gukemuka abantu basubire mu bintu byabo uwo muntu umushakira ahandi hantu n'abatarengana urumva ko nibura umukuru w'igihugu abagerageza kugira ngo yereka abantu inzira bagomba gukemura ibibazo ntekereza ko nibi ngibi wenda nitugarura umukuru w'igihugu cyane kuko urabizi nta kundi byagenda nyine ni mukuru w'igihugu sibyo ni ukira muswa mu buryo bw'amategeko niwe dutora niwe tugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo hari n'umuturage uzabwira atari ku mucamanza ati naho naba hari igihe kizajya umuturage akavuga ati watora n'abacamanza burya umuntu watoye hari ukuntu nyine wumva sinzi wumva umwizeye ukuntu so nkavuga ngo rero kuri ibi ngibi perezida wa repubulika ibi byose ntabwo ariko bashaka ibintu bigenda sibyo nta mukuru w'igihugu ntabwo bashaka ko abaturage bigenda gutya n'iki kibazo ubanza navuga ngo kiba kije muri ubu buryo mu buryo budasubiza neza icyifuzo cy'uburyo bwa politike urumva cyuko leta yifuza ko abaturage bamererwa kuko rega niyo yashyizeho ya mategeko ya expropriation ndetse yashyizeho idashaka ko yubahirizwa cyane wowe urabona ute
ubundi kuki biba ikibazo gihari ahubwo ni kuki ayo mategeko atubahirizwa kandi ahari n'abayubahiriza bafite ikibazo. Noneho ikintu kiri butugore ni iki ngiki nk'uko nabivuze ngo ndabigarukaho muri aka kanya. Ese nk'iyi kese wenda yo kurangana abaturage mu kubimura, ikintu kiri butugore ndakikubwira, tujye tunanirwa gutandukanya niba ari individi Petero Karoli nande wagize intege nke mu kubahiriza itegeko ngo tubyitire, niba ari ibintu by'igasabo tubyitire Meya Rwamurangwa wari uhari, niba ari weakness ye, urumva cyangwa kuko ahandi birashoboka ko umuntu agira weakness ntibyitirirwe na institution, kuko birangora cyane kuza kuvuga ngo biri mu mujyo uko system ibyifuza kandi ari yashyizeho itegeko ryo kurengera umuturage ari nyirarureshwa. Yego nicyo kibazo nanjye mba niba en fait nkavuga ngo rero ubutegetsi n'ubuyobozi muri rusange bwose waba ukomatanya uko buteye nubwo wabushyira mu byiciro uko twabivuze, en fait ngiye mbona iyo good will, iyo bonne volonté yuko ibintu byakorwa neza ibihari, ariko who is going to executing iryo tegeko, sibyo? Iki kintu cyahu muri politike ninde kigomba kubaho Deni, kuko ntabwo ubutegetsi yari umuyaga, ubutegetsi n'abantu. Buriya ndageka meya aramutse ahagurutse kandi mu kinyabupfura kimugenga no mu bushobozi baherewe bamwizera bamushyira mu ntuza akajya mu ruhande rw'abaturage babanyahe, dufata urugero, sibyo? Burya ikibazo cyakumvikana uti kubera iki twajya twabona umumero mu ruhande rw'abaturage kuko nibakorera, ariko se natajya mu ruhande rw'abaturage ugasanga n'umucamanza nawe ahondaho umuturage ari ku giti cye rwose, umupolisi akaza nawe ahondaho ipingo. None se urambwira umuturage asigaye mu ruhande rwanda. Ndabona ngiye kino kibazo nuza senateri yabajije minisitiri w'ibikorwa remezo yari akwiye no kukibaza na minisitiri w'ubutabera. Minisitiri w'ubutabera mundi niwe yakwiye kukibaza cyane kuko nibo bashyiraho aya mategeko, nibo bashyiraho amategeko, aho kugasanga ni nabo barimo barayagaraguza gati, niko nabyita, niko umuntu yabyita. Uti kubera iki impamvu hanga ugomba kugita gutyo iyo ubona nk'umuturage ubwe, ariko ntacyo reka nkwereka ikintu nemera. Tuvuge wenda nk'icyorezo kiramutse kiraje mu gihugu, urumva ubonye abaministre n'abaganga nk'uko tubibona muri COVID-19 bari mu kazi kabo, byagutera ikibazo? Icyagutera ikibazo ni uko batahaseruka kandi bahari aricyo bashinzwe cyane. N'ahangaha jewe ntabwo ntinda mu kintu cyo kuvuga ngo case XY yabayeho, nubwo navuze ko itagombye kubaho. Reka tuvuge ngira nabayije nk'icyorezo kuko kidateguza, twite ko iki ngitari icyorezo, ariko se noneho abari mu gugi abagombye kugikemura bakirimo kugeza abaturage barega leta, ukabona no mu rubanza ukabona meze nk'urimo barimo kubaburagiza bacigiye ku ngingo zanditse. Uzibare abaturage babanye barimo gusobanura zira ngingo, basoma ingingo ukavuga uti noneho wagira ngo bize amategeko, ibintu baba bavuga rwose itegeko nshinga uzi ko nta ngingo zigeze kuri magana angahe zifite, ibintu baba bavuga kandi nabo baravuga bati sha tuzaburana mpaka, ntago bemera kuzava bataburana. Noneho rero nicyo nashaka kuvuga mu gihe cyatamutse ngo uze kunyusa naza kuhibagirwa. Reka hanga amavuga ko twe dukora ni masesengwa ku bya politike, reka tujye turayivuga tubivuge no mu mazina. Deni uzi ko buriya urabona nk'ubu ibihugu byinshi bya Afurika bikunze kugira amamenase n'amasfrete ku bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse hari igihe iyo bibaye nk'ibyigira imbere byitwa kurwanya ubutegetsi. Donc abantu bakoresha vocabulaire nyinshi zitandukanye, sinzi iyo nahitamo gukoresha muri aka kanya kutavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa kurwanya ubutegetsi. Kutaravuga n'umutegetsi baza bita opposition simbizi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko navuga ngo mu butegetsi cyangwa buriya si no mu Rwanda gusa, wajya no mu bindi bihugu wenda ahanga dusa n'abagura amarembo tujye n'ahandi hatandukanye, hari abantu ubona wavuga uti Deni hari abategetsi bamwe n'abayobozi bamwe na kesi zimwe ubona ziba umuntu avuga ngo zisa nk'izihurwaho ba bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo hatabonetse umuntu nka senateri Nkusi n'abandi babaza ikibazo nk'iki, ugasanga kirabazwa na wa muntu witwa ko atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se unaburwanya, bimuha ijambo. Ndetse igihe ku bwanjye bujya ndi nk'umunyapolitiki nk'umuyobozi, hari ijambo bashyizwe bita gushugurikira abantu, donc gukemura ikibazo cyabo. Bene abate ko nyine ahita yishyiraho ko ari we urimo urakurikirana ibibazo by'abaturage kurusha abakabaye. Uzubona ashugurikira ubwo ngubwo, ngewe nabanza ngategura nkavuga ni okay, reka mbyite gutya, hari uwo nakwita bad enemy na good enemy. Uti gute? Bad enemy ni uriya muntu uri hanze uri avuga burabura n'iki gihugu bimeze gutya ibintu nk'ibyo atanakirimo atanaheruka n'ibikibera mu bintu nk'ibyo ngibyo, ariko ushobora kugira gutya akanyerera akagwa ku ngingo nk'iyi ngiyi akaba arimo asesengura inkuru nk'iyi ngiyi yashyizemo n'ibintu byinshi cyane byacitse. Aho uzi kibazo cyabanye uzi ukuntu bakirishije bakigeseje. Noneho uwo nakuta nk'uwo navuga ngo ni nka good enemy, ariko nawe utagumbye kuba good, urumva? Ni bene uyu muntu utaba maso, urumva, kuri kesi nk'izi ngizi, kugira ngo abuze yime urwaho yime ijambo wa muntu, sibyo? Je ni nk'umunyapolitike ni nk'umurida
najya ndeba ahantu haturutse ibibazo nk'ibi ngibi shadeni nka kweguza singiye kukubeshya Cyane nta n'impamvu yo rwose. kugira ngo umuntu yange kubahiriza itegeko ryanditse wimura umuntu mu buryo butemewe uhurwaho n'amagambo y'abatavuga n'ubwo butegetsi babone naho baturuka batuka abantu urumva ibyo urumva ari ukuri reka ubwo narindi kuri pariti yabo ngabo noneho tujye ku ruhande rw'ahantu umuntu yavuga ngo anytime we never know baba bashobora kurokirita bakabona n'abantu buriya umutima w'umuntu wemuye mu bye atishyuye expropriation kuwigarurira biroroshye cyane rwose uri umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi ubwo se urumva avuze ati jewe nzagusubiza ibyawe jewe nzagira gute siho bahera cyane rwose rero mu buyobozi bwite bwa leta yaba mu Rwanda mu mahanga naho hose badukurikira n'iki byose hari umuntu ushobora kumva iki kintu ari nk'umuyobozi ni executive ni umuyobozi w'akagari ni umucamanza n'iki abantu bagerageze ku buryo navuga ngo leta yacu y'u Rwanda par exemple ukuntu ikorera abaturage ukuntu amategeko yanditse ukuntu iba yifuza ko abaturage batera imbere umuntu ushaka kuyivangira agasa nk'uyiteranya urumva n'ubuyobozi akoresheje kudakemura ikibazo kugira ngo gukemuka ajya ashugurikirwa nawe nk'umuntu navuga ngo wajya ku murongo wenda navuga ngo nabuze ijambo nkoresha umwanzi sinabyita gutyo ariko nk'umuntu mbega utifuza ibyiza ku gihugu kubera ko igihugu ni umuturage iyo udakemura ikibazo cy'umuturage ubuhaye urwaho abatakivuga neza bakabona imirongo bagenderaho kandi nibwira ko batagusabye kuyibandikira cyane rwose David rero mu kanya wambaza guti iki gisubizo senateri Nkusi yahawe koko Claver Ministre Gatete Claver yamusubije ariko mu bintu yamusubije ngiye nta gisubizo mbona mu gifatika yavuze ngo ikibazo kiri ngo bari kugishakira umuti yavuze ko ngo ibi bibazo bigihari ariko hari gushyirwaho gahunda zitandukanye zigamije ku izihe gahunda David izihe gahunda zikenewe usibye gushyira mu bikorwa icyo amategeko ateganya izindi gahunda zikenewe hano koko ni izihe ubwo ariko reka mbanze ni muhe congratulations Minister Gatete ko yahikuye amahoro umva yakomeje agira ati iki kibazo cyaganiriwe henshi kandi kigaragara henshi urumva nawe arabizi ni ibintu bishaje kandi byavuzwe kenshi urumva ati ntabwo ari ikibazo washyira hasi ngo ukihorere hatagize igihinduka urumva yavuze ko wakoze question direct we n'umunyamakuru kwisubiza biragoye ariko yakikuyemo komeza aho ngaho none kukomeza aho ni murongo kuntu yabyikuyemo yavuze ko mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ibirarane by'abaturage bimuwe ahari hagiye kubakwa imihanda hashyizweho itsinda rishinzwe gukora urutonde rw'abaturage bose bafitiwe imyenda mu gihugu hari nabo batazabona ubu se uwo bakuye wenda mu muhanda wa Nyagatare ariko akaba yarasubiye iwabo i Rusizi bazamubona ntabwo sura urutonde nta ruhari none se nyine kuki bimuye abantu urutonde rudahari ni gute bishoboka kandi igihe bagira gute bakabacenga ngo twasanze ngo mu makonte yanyu ngo mwaduhaye ngo hari imibare idameze neza ibintu nk'ibyo ngo cyangwa mwibeshye ngo kuri nimero z'irangamuntu aho tekereza ubanza bakuramo imibare babishaka ati ibyo bibazo byakomeje biza Senateri Nkusi yanabivuze n'abayobozi bakuru aho bagiye babibazwa twafashe umwanzuro nka guverinoma dukoranye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu wo kugira ngo hakorwe noneho icukumbura ry'ibibazo bijyanye no kwimura abantu amafaranga atarishyurwa amafaranga mbese abantu batarishyurwa bikamara igihe kirekire yose azishyurwa kugira ngo amafaranga azishyurwe reka nkubwire ino kuru yabazwaga itsinda ryabazwaga hagombye kuba harimo Minisitiri w'Ubutabera abasobanura ibintu ni façon juridique cyo ni cyambere icya kabiri hari kuba harimo Minisitiri w'Imari urumva nawe wenda niba harimo anje zo kuvanga amafaranga atinda kugera kwa nagira gutereke akabisobanura bashaka n'abantu bo mu kigo cy'ikoranabuhanga n'amarembo n'iki byose iyi case bakayijyamo ikaba case ndende igasobanuka kuko Minister Gatete ubikorwa remezo ushobora kumubaza ibi ngibi byagera kuri finance urumva akabura wenda ikintu yongeraho byagera ku mategeko ntabwo turi buvuge ngo umunyamategeko na n'urugero ku buryo navuga ngo reka agende none se nk'umugarukira iki kibazo yabajijwe cyangwa ubonye kubazwa abagabo barenze 3 cyane rwose gusa uko yagisubije navuga ngo congratulations yahikuye ariko yatanze n'icyizere nanone yavuze ngo bizarangira muri uko kwezi kwa Mata we ni nka wa mugabo iyo ari madamu iyo ari mugabo w'irutsiro babaje batareka ikibazo cy'inkuba ko kimeze nabi muri aka karere bimeze gute ati ndabizeza ko nta nkuba izongera kwica cyane rwose kanyana niwe n'ubundi wazohereza ese Minister Gatete uvuga gutya iki kibazo ko atari icyavuba iki kibazo cyabaye kuva na kera ugiye nko mu Kiyovu twitaga ikibazo cy'abakene hari biriya bigo byubatse urahabona hari bigeze kwimura abantu ujye na Kimicanga iki kibazo uragiye usanga Kimicanga cyarabaye bimura abantu
kiraza mu Kiyovu bimura abantu haraza Superdrade muri kariya gace. Urabona we yavuze ngo izi ntonde nizimara kuboneka zigakusanywa abantu bakagenda bishyurwa mu ngengo y'imari y'imyaka itandukanye. Ni ukuvuga ngo izo ntonde nyine nk'uko twavuga ni ukuzikusanya ariko zirahari bitandukanye n'ibyo kuvuga ngo hashizweho itsinda rishinzwe gukora urutonde rw'abaturage kuko intonde zirahari. Ikibazo gitera ibingibi ni iki ngiki ni ukutafata ikibazo oseriye. Ubu izi ntonde ari z'abantu b'abacengezi urumva bagambiriye kugirira nabi igihugu. Izi ntonde baba barimo bavuga gutyo ngo ikibazo cy'intonde noneho icyo mpamvu ntanze nk'urugero nk'uru no kuvuga iki nuko abacengezi baba ari menace ya security sibyo ariko inzego za security ntizabemerera ntizajya muri burabura zo kuvanga intonde ABCD bahita bagikemura ntabwo inzego z'umutekano zikina mu bintu nk'ibyo ariko noneho impamvu dutanze iyo example no kubera iki kingiki cyo kijya muri kudraginga ibirenge gukwega ibirenge intonde nuko nyine batabona ko ari straight nuko batabona ko ari menace ku muturage naba nk'uyu uvuga gutya yabonaga ko ari ikibazo akagira uburemere ntabwo yajya mu ntonde kuko u Rwanda ari igihugu gifite ikoranabuhanga rikomeye urumva wajya mu buryo bw'uko amayidi yacu aba ameze urumva ari ibintu uyu nguyu uvuga ministre avuga ari umuntu bikora ku mutima none se kankubaza kabiri kange wagiye kubona nk'umukuru w'igihugu abanyeshuri bamugezaho ikibazo cya buruse uri kubona bakavuga intonde ya banki bijyamo ikavuga ibi n'ibi ABCD bagasobanura ariko umukuru w'igihugu ukuva abanyeshuri no twayabonye kandi umukuru w'igihugu kenshi usanga nk'iyo ibibazo nk'ibyo byavutse bagatanga nk'ikibazo nk'icyo cyo kugenda baseta ibirenge abaza nk'umuyobozi ati ako ni ikihe kibazo kuko umukuru w'igihugu we ubona atanabyumva ukuntu ibyo bintu bica mu nzira. Hari ahantu perezida wa repubulika yagiye gusura no bari muri niba atari Rubavu ni mu majyaruguru ni Musanze ibyo aribyo byose ahantu barimo bamubwira ikibazo kijyanye na koperative ni Musanze hari ikibazo cy'ikaragiro byari ryarafunze uva no ku ikaragiro n'ahandi none ni Rubavu abahinzi barimo bamubwira bati dukeneye iyi nkunga none nkabona arimo guhamagara umuntu muri ya banke ifasha abantu kubona niba ari BDF umudamu wo muri BDF ubona yabuze ibintu bagate kuse noneho niba nibyo bintu abanyamakoperative basaba bitarakemuka barimo gufashwa gute kugira ngo iyo party yabo bayikemure ukabona je nabonaga perezida asa n'uvuga ati niba hari ni muganda wabo basabwa badafite bo mwabafashije mukabahuhiramo ukaboneka kugira ngo ibyo basabwa byuzure ariko amafaranga bayabone batera imbere urimo kubona cyane donc yasanga nkucira amarenga urya mudamu none se muravuga ko ari byo badafite bagomba kuzuza kugira ngo namwe mubuzurize ibyabo bose barafashwa gute kugira ngo buzuze ibyo byabo cyangwa muri aho ngaho gusa mutegereje ngo twebwe tumeze gutya dutegereje ngo bigende gutya na gutya reka nturebe iki kibazo ndakubwiza ukuri perezida wa repubulika azakinjiramo sibyo kandi nakinjiramo ibintu bya expropriation kizakemuka kandi abantu benshi bazakigenderamo batandira bavuga ngo murabona ngo ibi nibi umunsi umwe azakinjiramo ntabwo ubeshya rwose kuko kimaze kurambirana kuko ubuyobozi bw'igihugu systeme y'igihugu nibyo nakubwiye niyo ishyiraho amategeko ivuga ngo umuturage ntavogerwe iri tegeko nshinga riba ryemejwe rero n'umukono w'umukuru w'igihugu n'urugero niba nibuka neza urumva biba bivuze ngo ntabwo abantu bakwiye kwibwira ko leta ishyiraho amategeko ngabe nyirarureshwa urumva areke gukoreshwa ahubwo abayegizekita bashyira mu bikorwa baza byakemutse kandi bamwe mu bategetsi bazavuga ngo ibi ni usanga babuze icyo basubiza nkaho no muri buruse babwira bati agatangira kuvuga amaliste batariko birangire mu masaha 24 na amaliste yakora umunsi umwe aya mafaranga reka no nkwereke kugira ngo tunakiveho ubundi iyo ubuyobozi bwiyegisikije ku muturage bitwaye iki ukajya kumusura utajyanye amapingo birana n'abandi bambika amapingo babanyaye ukavuga uti abaturage murabona nanga aho dukura murahaze nubwo tubimuye gutyo si iyo mvuga itwaye iki turimo gushaka amafaranga ni muhumbure dore gahunda imeze gutya abambere iki muzayabona gutya icya kabiri muzayabona gutya hako umuturage yegerewe hari ikibazo afite ubundi nta n'imanza yajyamo nazo sahise zokajya muganire rwose nta kibazo aho kugenda umuhutaza ahubwo ntago ari byiza rwose Denis rero rwose twava kuri ingingo nubwo ibabaje ariko tujye no ku zindi ngingo aya masaha yacu arimo kwihuta twari twateganyije ko tuvuga no kuri komisiyo y'igihugu y'itorero nta nubwo iyi komisiyo turi buyitindeho ariko uraza kutubwira wenda mu magambo detail icyo bisabwa ko gigomba kugenda n'iki byose ariko reka mpere hahandi hanjye wenda uze no gukomerezaho Denis nakubwiye ngo bantu iyo giye urumva nagiye mu matorero nkona bivuze harimo n'abanyamakuru kandi abanyamakuru anakora ko investigating no kureba no kugira gute natwe iyo twagiye no mu matorero ntabwo amaso yacu ahumiriza cyangwa amatwi yacu gareke kumva
umuntu wese ugiye muri indagishoni y'itorero umunsi wa mbere wa kabiri amasaha 48 aba ikibaza fone yanjye bafunze, abana banjye kuba bafite, sheri wanjye kuba bafite, urumva donc ugatangira kumva ikintu cy'uburaya cy'ubusivile nyine cyakurimo, ariko morale yatangira kuzamuka umunsi wa gatatu wa kangahe ya minsi 3 ibanziriza gusoza itorero, abantu batangiye kumera neza, nta bintu kikuvugira mu matwi, nta njere zikuvugiramo, usigaye utakibuka chat ngurara ukanuye ukuvuga uti kweri none banakubwira no baremba nagihugu uberamo amateka y'abami uko byagiye bigenda, inkuru nyinshi cyane ziba mu itorero nabo urazizi, ugasanga vurema umuntu ameze neza. None abantu bamaze kumera neza, bamaze kwizera itorero 2026 2016 2018 ibintu nk'ibyo ngibyo, abantu bamaze kumva itorero agize gute amatorero arazimye. Ubu se Denis wavuga yuko wenda nubwo ntaramenya ikintu nuko bazavugurura iyi komisiyo uko babivuga, wenda urabitubwira mu kanya, wavuga yuko iki kintu atari ikibazo? Ni ikibazo gikomeye. Ubu Rwanda rwari rukwiye kubaho ukurikije amateka yacu kunameze, urumva itorero atari ikintu gifite gahunda ku buryo ubwawe Denis uvuga uti ndabizi umwaka utaha nkurikije fagiteri na criteri z'umuhungu itorero nzarijyamo, noneho ukaryoherwa naryo rega, sibyo? Ako shaza umuntu wambaye uniforme, reka nkubwire no mukobwa waye Miss Grace niko yitwa, uyu batoye muri no mwaka niba ntibeshye, niba ari Miss Grace sinibuka, urangiye kunyibutsa neza, uzikiriya uniforme yambaye Gabiro ari kumwe na President wa Republika. Reka nkubwire ufashe pourcentage nini ya foto nawe yaramutoresheje, uzi kwicara yarameze gute barimo bavugana, urumva? None se urumva ntabwo wenda muri criteri za Miss Rwanda icyo kintu cyari kirimo, ariko nabyo ni fame, ni fame, uniform yambaye kandi atajya muri ratorero ntabwo ari kwegerana n'umukuru w'igihugu. Kare ni abantu bakeya burya baba barahuye n'umukuru w'igihugu nibura nka metero imwe, ariko bari begeranye baze nk'abarimo kuganira, urumva? Abantu bakavuga nanjye reka je nihereho akora Miss ndamutora tu umuntu w'umugana na President wa Republika urabizi. Donc bana bava Gabiro nabo tubagarukeho, afite confidence, afite ibintu afite mu mutima we, hari nabagiye basaba ati mwadushyira mu gisirikare, ati muzamu, bakabwira umugabo wenga bati ntacyo nguriya muzamuganirize, ni ishema iriya uniform umuntu yambara, iriya nyigisho umuntu ahabwa zifite aho zimukora naho zimujyana, urumva Denis? Rero nkavuga ngo ikitorero navuze ngo ndakivugaho muri uburyo gimaze kuvuga, we nawe uravuga ku bundi kukuntu byumva itorero, haba hagiye abantu basa nk'abataryumva, ariko bamaze kubyumva risa nk'icecetse. Wowe se urumva bimeze gute Denis? Itorero ryo ryarazimye niko bajya bavuga mu mvugo y'iki gihe, ariko wa mugani nimba ushaka ko abaturage b'igihugu bagira uburere mboneragihugu koko bukwiriye, bakamenya indangagaciro zacyo na kirazira, gukuraho itorero rwose ni ikibazo gikomeye kandi cyazagira ingaruka mu minsi iri imbere, cyane cyane ku bakiri bato. Naho kurivugurura barabivugaho iki? Icyo mbona ngiye bashaka kuvugurura ngo ni izina ryaryo, aho kwitwa komisiyo y'igihugu y'itorero ikitwa ngo itorero ry'igihugu. Uyu mushinga rero ni Rosemary Mbabazi, ni minisitiri w'urubyiruko n'umuco, kuri uwa gatatu ushize ari imbere y'abadepite aho yajyanye no mushinga, yavuze ko bashaka gushyira ingufu muri serivisi z'igihugu n'ubukorerabushake, public service, yego, kugira ngo hakemuke ibibazo bitandukanye bibangamiye sosiyete. Yavuze ko ari ingingo ikwiye kwitabwaho muri uyu mushinga urimo gusuzumwa. Ibyo yavuga byose ariko nizere ko azanongeramo yuko itorero ry'igihugu rikwiye kuva mu buryo bwo kumva amatafari, amategura ndetse no gukata ibyatsi by'inka no kugira gute, kwigwana bakata ibyondo, ibyo ntabwo mbyanze. Abantu bakanye public service n'ifite imbaraga ku buryo bavuga bati niba ufite imyaka 18 16 urumva genda mu gisirikare igabiro nashobora gukube, urumva menye ngo urahamara amezi 6 ubitegure muri ukurubizi, ubura umukobwa ubura umuhungu bakwigisha. Urabona iyi myaka mvuze haruguru mbaye nkutangije igitekerezo, niyo myaka abana batangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga, wemere kugura smartphone no kujya guta ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubu dufite ikibazo cy'abantu bagenda bavanga programu za leta banyuze ku mbuga nkoranyambaga, ariko nk'umuntu nk'uyu wateguye imyaka cyangwa amezi yakwemezwa runaka, afite civic education ingana gutyo, afite n'ukuntu azajya defend ibintu anabizi, sibyo? Kumbuga nkoranyambaga ntabwo twagira kiriya kibazo cyo kumbuga nkoranyambaga, usanga twebwe bakuru ariko turimo guhangana n'izimbyuruko ibintu nk'ibyo ngibyo, ubwabo bakwivuganira kandi urubyiruko iyo rubwira urundi birumvikana kurusha ko nabivuga par exemple. So rero abantu bateguye gutya bagahabwa n'imyitozo ikaze ya gisirikare, urumva, ku buryo nyine umwana agenda avuga ati narakamiritse, then akabona kujya muri bank gutanga service, akabona kujya kuba engineer, akabona kujya kugira gute. Ako David uzi kugira nka miliyoni 5 z'abaturage bose baba bari tayari kuba barwanira igihugu, batabara igihugu igihe byaba ngombwa. Yego, none se ubundi urumva muri bihugu byateye imbere twavuze muri iki kintu nka Israel niyo twafashe urugero, iyi nimo kubara
ingufu z'abasirikare ifite, kuko Israel ifite abaturage bageze kuri 8 miliyoni cyangwa 7 niba ntibeshye, ariko iraza igafata wenda IDF ni igisirikare cya Israel igafata reserve force yabo, ariko n'abandi kabashyiramo. None se wagira ngo ibyo ngibyo bitwaye cyerega sha, urabizi bujya mu gihugu cyose bajya kubara puissance y'igihugu banahera kuri manpower gifite mu bijyanye n'umutekano. Then ujya no guhagira petroli ingana gute, use turusha amafaranga Kongo, use turusha diyama Kongo, ariko ugiye tuyirusha se ubwo bunini, tuyirusha se ubunini. Abakongo bane ko bavuga ati ariko kiriya gihugu we murabizi buri ati nta nubwo gihwanye n'intara yacu akarere kacu, ariko se rimwe na rimwe iyo ugiye kureba za Central Africa niturimo gutanga y'umusanzu n'umusada, ibyo byose se ntibituruka ku buntu uburere bw'umuntu wabwubatse ku gihugu runaka cyariteguye neza, bongeyemo se ako gakeregeshwa k'itorero, urumva nta meaning bifite. Ifite meaning, nkavuga ngo rero itorero barivugurura bagira bate baye kureba ku izina gusa, ntaga kibazo ari naming y'itorero, ntaga ari naming. Yego hari n'ubuyobozi ngo bugiye guhindurwa, hazaba itorero zaba rigizwe n'inzego ebyiri, ni inama nkuru urwego arirwo rwego rukuru rwayo ndetse n'urwego nyobozi kugera heze. Ndashaka rega rye mu isibo tubona umukuru w'itorero mu isibo, n'abasore b'intarumiko n'inkumi rwose bari mu itorero, apana kugenamo abakecuru uko abamugabo bajya gukora parade bajya bavuga ngo nakati bujya gakati ubumoso yambaye uniform wa musaza, abantu barimo bisekera gusa kandi ndiye n'abana gatana cyo gikenewe. Donc ugasanga itorero ryagiyemo abasaza imyaka 60 70 ingahe bari mu karasisi kane bakora itorero ry'urubyiruko. Ubu urumva bakora itorero ry'urubyiruko rifatika rifite imbaraga, abasaza baza bigisha abantu babaha n'ingero zitandukanye. Birumvikana ntabwo twavuga ngo abantu bakuru bakurwe mu itorero, simbizi sinzi uko nabivuga giyewe, ariko abasore batoya bategurwa, ndetse nibibana ngombwa habeho kuvuga ngo wena ngiye muri public service, niba kikaba ndimo byitiranya ube wajyamo uvuga uti ngiye kuri level ya mbere, ndangije icyiciro cya mbere. Hari ibintu bita refresher, kuri refreshing abantu bavuga bati abantu bagiye mu itorero rya mbere muri 2010 tubasubize nanone muri refresher mu nyuma y'imyaka 6 cyangwa 10, bongere barebe ko gifite zananga agaciro, bongere bashyiremo na politike y'igihugu ahantu igeze, kuko imyaka 10 uko politike yari imeze siko izayimeze mu myaka 10 nanone. Urumva ba updating abo bantu gutyo bagira nka refresher z'ukwezi ukwezi denise icyo gihe twagira abaturage batyaye bameze neza. Urumva wa muturage ubwira ikintu kuri politike akavuga ati no reka nkigusubize, burya ugiye ugatambagiza kamera ukavuga uti mbe rubanda nshuti bavandimwe gutya na gutya murabona iyi case imeze gutya, nibwo uzabona umuntu yirukanka ko abuze icyo avuga. Ariko umuntu w'intwari wakoze itorero par exemple ariko mbivuga wamubaza ku ngingo ko yigishijwe mu itorero nyine, economy arayibwirwa, amateka yarabwirwa, ibintu byose arabibwirwa, yagusubiza ntabwo buri kintu agusubiza uko byagenda kose. So ndumva ku itorero ni byiza nibarivugurure, siragica ivugururwe, ariko rinahabwe prerogative ingingo zifatika, apana kubona ngo kuba mu itorero nukujya kubumba amatafari, gukata icyondo, kugira gute, ibyo n'umuganda wabikora, ariko umuganda si byo torero. Ariko uko nabonye mu mavugurura ashobora kuba ngo n'ikibazo cyavutse muri itorero cyatumye rigenda rigira imikorere itari myiza, ngo habari harimo n'amakimbirane ashingiye ku nyungu hagati ku nyungu mu nshingano z'abakomiseri n'iz'abakozi. Nyine none nk'ibi ngibi yewe kibivuga natangiye kubitekereza, ndavuga gusura nyine guhanagura amakoti ko babonye mugati, babonye akazi, bagize gute ibintu nk'ibyo urumva. Ariko reka nkubwire noneho ngarutse inyuma, noneho tunasuza kuri iyi ngingo rwose, uwabwira abantu hari ikintu bita nostalgie cyangwa se urukumbuzi mu buryo cyangwa buriya, abantu bakumbuye kongera kumva inyigisho za General Kabarebe. Urumva irunga abantu bafite barabona imyaka 3 igashira tutamubona ari masura amatorero. Inyigisho z'abantu bamuhora iki iyo bageze mu rubyiruko ni benshi cyane, ntabwo ntagira umuntu wenda mvuga mu mazina mu buryo cyangwa buriya, ariko turabazi bafande zigira, turabazi bafande Media General Bayingana, uyu muri Air Force Commander. Urumva inyigisho zabo kireka wenda umuntu utaraganiriye nabo simbizi, ariko aba ni abantu par exemple n'abandi bantu batandukanye ntashaka kuvuga amazina ntabwo narondora yose, bagera imbere y'itsinda runaka riri mu itorero runaka, kuko nkubwije ukuri ntabwo General Kabarebe yakora ikiganiro mu itorero habonye iyo platform ngo ubu n'umuntu uvuyemo nta kindi kintu akuyemo. Abo bagidoro Bayingana nakubwiraga bose barakubwira amateka. General Bayingana kubwira ukuntu ingabo z'u Rwanda zari zikomeye muri za 800, ukavuga uti ndetse niyo USA yibeshye. Urumva ntabwo yari kudukoraho. Denise reka nkubwiye nk'urugero, uzi ko bavuga ko muri 800 maganangahe mu gihe cy'abarwa bugiri u Rwanda rwari rufite marine iteye ubwoba, kuko abanyarwanda bateraga ijwi cyane banyuze mu mazi, ari ingabo zikomeye, imitwe y'ingabo ya marine ikomeye. Icyo kintu urabigenza guturage hakana se bafite n'ibyambu by'abantu bagabira ibitero. Donc marine yacu ngo yari ikomeye muri za 800 ku rwego udashobora gutekereza rw'ubungu. Urimo kubona Depite Furaba Rubagumya rero ngo arasanga hakenewe ko
hakenewe kongera gahunda y'amahugurwa y'itorero muri gahunda rusange z'amashuri ku buryo muri kurikurumu z'amashuri n'itorero barizirikana bakajya barigenera igihe uko nawe mbona ashyizemo n'igitekerezo icyo ngicyo ntabwo nari nitekereza ariko byose birashoboka ariko noneho n'ubundi byanaba ngombwa nibyo nakubwiraga nka kujya twagiye mu itorero ry'abanyamakuru tukaba tuvuga tuti wenda buri kwezi ariko twigeze no kwipanga twige mu itorero rya gatatu ry'abanyamakuru twari twavuze ngo hari ukuntu tuzaduhura tugire nk'ibikorwa duhurira bameze nka Ami Week zahoze zimeze tubanga itsinda ryacu rizajya rikora itorero week urumva tuvuge tuti none urumva naho twana kwibukiza za ngingo zose ibintu nk'ibi ngibi nibi rero depite Rwagumya avuga byarushaho kuba byiza kubera yanye n'itorero akazajya kurangiza yaramaze gusa n'umuntu uri ready kuri ryo then akarijyanwamo akamaramo cyaje cya public service twavuze haruguru wa mwaka w'amezi 6 akazavamo n'umunyeshuri urcyaye ari engineer urcyaye ari umunyamakuru urcyaye ari umuganga urcyaye ari umuntu wo muri bank urcyaye ameze neza ko yateguwe sinzi rero twava kuri ingingo tukajya no kuzindi Denis. Yego reka dukomeze kuri iyi nkuru nayo ifitanye isano n'u Rwanda ntabwo tuyitindaho ni Perezida Macron twari twabikomojeho dutangira twazana ivuga ku buryo bwihariye no kuyicaho gusa Perezida Macron ngo yijeje abantu yuko ibyo raporo yagaragaje bijyanye n'u Rwanda na jenoside n'ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo ngo bishobora kuzabera n'inyigisho n'inkunga na impact ku bindi bihugu bitandukanye bya Afurika nibyo ubundi bavuze ko iriya raporo nyine ikimara kujya hanze bavuze ko ishobora kugira ingaruka nziza hagati mu mibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa ariko nubwo bizagira ingaruka nziza ngo bishobora kuzagira n'ingaruka ku mibanire y'Ubufaransa n'umugabane wose wa Afurika ati ubwo ni ukuvuga ngo nimba umugabane wa Afurika uzamenya ibintu Ubufaransa bwakoze mu Rwanda n'ibindi bihugu bizajya byishisha Ubufaransa icyo mbibona ni nko gukanda ikibyimba kimenetse ariko giye ibyo makuru avuga ndamwumva aho kugira ngo umuntu reka dufate nk'urugero Denis ufite wenda nk'ikibyimba ku kibero inyuma sibyo kandi kirakurya ntukeneye kugikanda ntukeneye kugira gute ubwo tujye muri politike bivuze ngo France irakomeza kwanga twakoronera Afurika kuko urumva hari ikintu abantu batajya bumva bujya ku kibazo cy'Ubufaransa reka mbabwire bajye bagerageza kucyumva niba igihugu bwacyo hari ijambo mu Giswahili bita aibu ni nk'isoni niba igihugu cyacu n'uryo Rwanda giterwa isoni n'amateka arimo genocide yakorewe abatutsi yakibayemo we nk'umunyarwanda ukumva ko ari ipfunwe nk'umuturage kuba societe y'igihugu vukamo yarabaye ibintu nk'icyo ngicyo reka burya jenoside yo mu Rwanda ifite umwihariko abantu bajya banaburiye muri ubu buryo bukurikira ku isura bizi tuvuga genocide harimo yabaye muri Armenia urumva bavuga ko yakozwe na Empire Ottoman y'Abaturukiya tukavugamo genocide ya Holocaust yaba Juif yakorewe mu Budage no mu bindi bihugu byo murasazwa bw'Uburayi tukagaruka no kuri jenoside yo mu Rwanda yakorewe abatutsi hari niyo abarohinja barimo kuvuga muri no minsi nayo tuzatureba ibyayo kuko ntabwo wenda ntabwo yemezwa neza icyo cyose kuvuga n'iki ngiki rero genocide ya abaromeni bivuga ko yakozwe n'aba bantu Ottoman Empire b'Abaturike bayikorera abantu badasangiye igihugu urimo kureba wajya kureba kuri Holocaust ugasanga nyine byagizwemo na Bahitler n'abandi nk'abo ngabo Abadage bayikorera Abayahudi ariko Abanyarwanda ni abantu muri community imwe bavuga ururimi rumwe basangiye amateka basangiye umuco bagize bishyiraho igisasu cyo kuvuga ngo aremera ko igihugu cyagize uruhare muri jenoside iteye isoni ku isi yose ndetse na France niyo amburere ikomeza kugendera mu guti en fait abafaransa ntabwo bayobewe ko ibintu byabaye n'uruhare bagize tubona amafoto y'abafaransa batoza abasirikare batoza intera hamwe abasirikare twebwe wenda twari dufite no kuba umuntu yavuga ati na mukuru mo gakeya amatsinda y'abasirikare y'abafaransa twagiye tuyabona abafaransa bahanganye n'ingabo za RPF na RPA imbaga banavuga ukuntu ingabo z'abafaransa zasakiranye n'ingabo za RPA ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 cy'umwaka 1994 mu nkengero z'umujyi wa Butare ibyo ni ibintu umuntu yavuga abanibuka ashobora no sije wayifotoye ariko ubimbajije nabikubwira ni ibintu nanjye numva nabanzi urumva so ukareba izo mbaraga z'Ubufaransa muri turikwaze zitaje gutabara abatutsi bicwa muri Eto zitagize gute zitaburijemo imyitozo oya Ubufaransa niyo buhagaruka bukabwira leta rero ati ibyo bintu mu bihagarike bari kubihagarika reka nkubwire iyo iriya leta y'abatabazi na leta ya MND urumva iza kubifite igitutu cy'Ubufaransa ijambo rimwe ryari rihagije kuvuga ngo mu bihagarike kuko babikoraga bose intera hamwe n'abantu bicaga abantu muri jenoside babikoraga bizeye appui diplomatique n'intwaro bare ba Colonel Barire bavuga batangaga intwaro ni nko mugabo turibureho mu kanya urumva bose leta bagayize appui di matériel militaire de munitions urumva kuri France
biteye appui diplomatique ku Bufaransa kuko ni igihugu cyari gifite veto ndetse turanabona yuko burya rega iyo operation turukwazi itaza kuza urumva RPF yari kubafata bose kabamarira amabuso urumva ariko baragiye bashyiraho iriya umbrella baragenda bayishyira Kibeho bayishyiraho hose barazamuka bakupa umurongo nyine guverinoma y'abatabazi ibona ukuntu yisanzura muri Kongo ndetse no wanavuga yuko muri Kongo bahageze muri Zaire bakomeje kubona inkunga ntabwo twabihakana ngo tubijye impaka icyo ushatse kuvuga ni iki ngiki rero France ntabwo yapfa kwemera ko yagize uruhare muri genocide nta muntu wapfa kwishyiraho icyo kintu ariko nanone no kubihakana byayigora kuko facts zirahari hari n'abafaransa ubwabo bivugira ibintu neza nk'abari abagiye Manser bari muri iyo operation urumva nkavuga ikiriro nkavuga ngo niba France itangiye guca bugufi urumva ikanavuga ati tuzabiryora tu si ibyo muri Algeria ariko ikintu tuzakiryora ndetse buriya n'ibindi bihugu bigiye kugira gute kongera kubitekereza wagiye kora muri ubaza gorosesa bagena kudone nk'umuntu watwikiye imodoka nka executive ariko n'umuturage batwariye ihene n'ukwava akaba ari mazamo atariko shatereka nanjye ngiye moto hari hashobora kuba harimo intuza impozamarira urumva iyo case imwe igaragaye ishobora kubyutsa izindi nyinshi c'est dit que la France ibintu bwakoze mu Rwanda no muri Algeria n'ahantu bwashyigikiye amakudeta na Laurent Gbagbo bazazamo niyo mpamvu nyine bakubwira ngo bizagira ingaruka ku mibanire y'Ubufaransa no mu Rwanda buriya Laurent Gbagbo azasobanura ukuntu ari perezida wa Cote d'Ivoire ariko igifaru cy'Ubufaransa kikamena urugi rwa presidence bakari bamukura mu bwishi barimo bwa presidence kuko iriya ni igihugu cyari cyateye ikindi kuri presidence yacyo bose bazazamuka rero France icyo nabona cyo kuri inama nabagira nubwo ntayo bangishije bitegure kuzahangana n'izi kesi nibizakurikiraho ariko buriya deni bateguye ikashi byarushaho kuba byiza kuko imbabazi cyangwa se guca bugufi bitagira amafaranga ntacyo kuvuza ni ingurane asuti faranga se ko barifite gusa Perezida Macron uvuze ko yateye intambwe iruti z'abandi bamubanjirije ntabwo yarayiteye asura n'u Rwanda n'ubwo n'u Rwanda rwasuye Ubufaransa ariko ngo Macron yenda no kuza mu Rwanda bishoboka muri uko kwezi cyerekane bare rwacu urucyanga ruriya mu byabereye mu Rwanda ibyo biragoye nk'uko wavugaga mu kanya iyo wemeye ikosa nk'irihe bawiteguye no gutanga impozamarira kandi ntabwo ari amafaranga makeya bakayazana barayafite amafaranga ntabwo Abafaransa bayabuze ariko icyo kitabayeho nanone wenda nk'u Rwanda n'ibi bihugu nka za Algeria nko twagiye tubyumva bakavuga bati reka dushyire agapira hasi ibyabaye byarabaye bikandikwa bigashyirwa muri document urumva bagatangira umubano mushyashya giwe nta n'ikintu biba binantwaye kuko n'ubworoherane barakeneye muri politike ntabwo mbona n'inyungu nakwe nk'u Rwanda twagira cyangwa Algeria yagira byo guhora iteza ubwega mwatubaniye nabi mwatugiriye gutya na gutya na gutya ni byiza kubivuga nabyo simihakana ariko nanone impande zombi zicaye zikavuga ziti ibyabaye byarabaye dore generation zabikoze za Mitterrand zikiriho twebwe turazira ubusa twebwe turajya mu bintu tutagize gute bikagena gutyo nubwo n'impoza mari itaza uri umutima mwiza ubwawo uruta ibintu byose ariko ntibashyiremo uburyarya sinzi uko nabivuga rero n'uvyo ngingo twayivaho tugana ku musozo katujye ku musozo tujye hanze y'u Rwanda ariko ntago tuhatinda naho nudusa nkaho twabivuze uyu mugabo ucuruza intwaro ngo yaba yararekuwe noneho bakibaza bati kubera iki Perezida Kabila yamwakiriye yagize gute uko byagenda kose ntabwo ntekereza yuko option yuko Kabila ashobora kuba akimara kubona akuweho imbaraga mu bijyanye na majorité parlementaire majorité gouvernementale nabyo tubivuge gutyo ntabwo Kabila nk'umusirikare nk'umugenerali ni general major bujya mu ngabo za Kongo ntabwo option yo kuba yakwirwanaho igikomando twayikuraho nabyo birashoboka ni nayo mpamvu leta nayo yagize amakenga yego uno mugabo nubwo acuruza intwaro ariko ngo afite n'izindi business aba arimo arashugurikamo hirya no hino ngo bamwita Alexander Zingman akaba yacuruje intwaro muri aka karere ugereye za Zimbabwe za Zambia hose ngagenda bahera ngo anashinzwe anakurikirana inyungu za Zimbabwe mu gihugu cy'iwabo muri Belarus ibyo byo ni ibintu kandi Belarus ifite ubucuruzi bw'intwaro bukomeye cyane urumva n'ubucuruzi bwazo bakunda kuzigurisha cyane ariko se ubundi nta kuntu Kabila we yaba umukomisiyoneri wa FRDC mu buryo bwo kurambagiza intwaro kuko Kabila bavuga ko ugaheruka muri Abu Dhabi mu bwami bwa Dubai mu isi ishize zimwe muri operation yahakoreye zikomeye ni imurikagurisha imurika ntabwo zikarigurisha imurika ntwaro ryahabereye ku buryo n'ibikoresho bya tekinoloji bigezweho mu by'intambara burya ngo nicyo kintu muri main mission yari mujyanye ese ubwo urumva Kabila wa mugani wawe kuki arimo aragaruka muri iyo circle y'ibintu bifitanye isano n'intwaro cyane uko nibyo nakubwiraga Kabila c'est un général major muri FRDC urumva kandi ugiye kureba uruhare FRDC yagiye yubakamo mu buryo cyangwa no rukemangwaho Kabila arufitemo uruhare noneho utekereje gutyo rero ko igihugu kuko babonye ko bamuhaye delegation etat major ya FRDC
yamuhaye delegation ko amaye n'abashenerali babiri bo kumurinda muri delegation y'abasirikare bazamurinda hariya yarari en fait tujye tworoshya ibintu Denis tubone ko Kabila afite uburenganzira bwo kujya kurambagiza intwaro nk'umuntu ufite uruhare mu kurema no gushinga igisirikare akirebera nuko erega ibi tuvuga burya mu burere mboneragihugu bw'umukongomani twaba tuvuga itorero ryo mu Rwanda buriya ugiye nko mu itorero rya Kongo mu byo nabo bifuza nabo nkuko natwe dufite ibyo twifuza kuzageraho nabo bafite ibyo bifuza ari kuvuga ngo ese koko Kongo izahora itegereje umusada wa RDF kugira ngo ikemure ikibazo wenda aha naha nkuko bavuga ko bagiye guhuza operation mino minsi nta munsi nimwe tuzabaho twigenga ku buryo twaba stable mu mutekano tudategereje ngo Angola ngo yaturwanaho none se ibitekerezo nk'ibi ngibi biramutse bigizwe na Perezida Kabila ufite n'amateka y'igisirikare cya Kongo n'ukuntu giteye akaba ari ujya kurambagiza intwaro nuko igisirikare cyavugurura materiel na munition ibyo bintu bitwaye icy'abantu en fait tujye tubaho mu buryo buri optimistic na pessimistic Kabila afite uburenganzira nk'umuturage wa Kongo bwo kuba yavuga ati mfite ubunararibonye mu gisirikare leta imuhaye abarinzi bo kumurinda n'intwaro n'icyo cyose ya urupapuro twararubonye akagenda muri mission officielle na Tshisekedi abizi urumva yuko agiye muri mission yo kuburambagiriza intwaro igisirikare yagize uruhare mu gushinga donc tubibona gutyo rero nyine icyo navugaga Denis ariko nawe uramfasha en fait niba nk'ubu ngubu umunyarwanda yicara turi mu Rwanda akavuga ati itorero rikwiye kugenda gutyo icyo twavugaga mu kanya nkavuga aba generali babayingana bagenera kabarebe ukuntu bigisha itorero rigafashwa ese dusubiza amaso inyuma wibwira ko muri Kongo badakeneye ikintu nk'icyo ngicyo n'ikigirwa mu ruhare na Kabila kibaye ikibazo gute ntabwo tugomba gufata ibintu negative ngo Kabila ubwo arimo kuganira naho b'intwaro agiye gushyiraho umutwe w'inyeshyamba agiye kujya gute wenda barimo gushaka kubaka igisirikare kikaba bakakivuga akavuga ati mu myaka 10 dusiga umurage wo kuzavuga ngo FRDC izaba ari super puissance militaire rega nta mwana uvuga ngo kuri uwo munsi urumva hari gihe wenda dufate nk'urugero nka RDF bavuga ko iri mu bisirikare bifite imbaraga muri aka karere ntabwo nabihakana n'ibindi bisirikare buri wese afite ukuntu yabivuga buri muntu wese afite ukuntu yavuga igisirikare cy'igihugu cye n'uburenganzira bwa buri wese ku burere mboneragihugu nta handi makuru bifite harenze urumva ariko mfite na gihamya nubona bavuga bati wenda abasirikare bavuga ngaha bagiye muri Central Afrique bose yarazengurutse umujyi baramwirukanye bambari baramwirukanye ibyo se urenda kubihakana ariko David niba ushaka kumbwira ko Kabila ibyo bintu birimo ku nyungu za guverinoma byo ntago twabyemeranya bazi ikibazo nanjye ibyo ntago tubyemeranya rwose kubera iki Kabila yagiye muri expo y'intwaro muri Dubai ahawe abarinzi barimo n'umugenerali wo kumurinda bafite ordre de mission bafite n'intwaro bagenda amatekere zabo zizwi zasinyweho na FRDC commander in chief wa FRDC ni Tshisekedi ezundi Kabila buri aracyari umusirikare wa FRDC ni umugenerali major nese ba Museveni ntujye ko bambara intwaro bambara amapeti bitegwa n'itegeko nshinga ry'ibihugu ntabwo so abonye generali ndayishimiye ejo muri ya uniform iriho n'amapeti hari muri Central Africa donc ntago amategeko y'igihugu yose avuga ngo uyu muntu amazare k'igisirikare ajye muri ibi ngibi nko mu Rwanda bimeze oya umugenerali major mu ngabo za Kongo none se David nkurikije ibyo mbwiye nkongera nkasubiza amaso inyuma ku bintu Martin Fayulu yarutse kuvuga avuga ko atemera koko Felix Tshisekedi na Kabila ngo baba baratandukanye bari mu gakino ubwo si yabavugisha ukuri nyine ukuri yabavugisha reka tukure muri iyi angle ariko ubundi Felix Tshisekedi avuze rumwe na Laurent na Joseph Kabila ku ngingo y'icyangwiriya birya hehe Fayulu ubundi se Fayulu uvuga kuri yawe wibwira ko yaza gufata ubutegetsi yari kwigomeka kuri Kabila ntago abansiye perezida ari abantu bo gukinisha burya ansiye perezida watanze ubutegetsi ku buryo bw'amahoro w'umugenerali uribwira yuko buriya amabanga Kabila afite n'icyubahiro afite mu gihugu cye nk'umuntu watanze n'ubutegetsi mu buryo buri pacifique kuriya hari umuntu ufa kumunyeganyeza akamuzimya uko abonye kose biragoye nese buryo Kabila ari kudetegeza akora ajya ku butegetsi ntawe yakoze yasimbuye se agira gutya ibintu nk'ibyo ngibyo so no kuvuga iki rero urebe ngo ibintu Martin Fayulu avuga kuri uno munsi urumva ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igisubizo byaba ikibazo kuri Fayulu ku rundi ruhande ari uko koko reyeroma Kabila arimo kuryagagurana na Felix Tshisekedi kuko byavamo umuriro wakwaka sibyo kuko na Fayulu yaza gufata ubutegetsi ntabwo ari Tshisekedi aba ameze gutya na Kabila ahubwo ari amagambo Fayulu avuga niyo Tshisekedi arimo kuvuga uyu munsi tujye tunabifata muri ubwo buryo so kubwanjye rero nongera kubishimangira ntabwo mbona ko Kabila ugurukira ku bibuga by'indege bya Rumbashi agahaga pasiporo n'iki gutya na Kongo mu rwego rusange igihugu cyo na Tshisekedi akajya muri mission yo kurambagiza intwaro akagaruka mu gihugu buriya no kuvuga ngo Tshisekedi yaramubwiye ati rero urabizi genda umusivile ibi ngibi rwose ntabwo nakandiraho mparira ibi ngibi ariko iby'umutekano ntukurema akarenge kuko nugakuramo ese kuki utajya unatekereza ko Tshisekedi yamubwira ati
birashoboka ko ni perezida wa repubulika, ibyo tubyemere, ni umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo tubyemere, ariko ashobora no kumusaba muri kurisa akavuga ati ujye umba hafi unkandira abajenerali, ijambo ryawe bafite ukuntu baryumva nubwo ni perezida urabaza na cyane ko wabayoboye yabambiza amapeti yagira gute. Buriya bageze ku bintu by'umutekano ashobora kumuhamagara ati aro perezida, nyakubahwa perezida Kabila, barubahana muri ubwo buryo, urumva. Muri Kongo y'Iburasirazuba mbigenze gute? Ugiye kureba wasanga izi anje urimo kubona zo gukemura ibibazo biri muri Kongo turimo tunashima. Erega buriya urabona nk'uko Tshisekedi n'ibihugu baturanye bashobora kuvuga bati maze rero jyewe nashyize imbaraga mu gihugu imbere. Ukijya ku butegetsi uzibande gutsura umubano n'ibihugu muturanye uhereye ku iki kuki abantu bumva yuko inama perezida Kabila yaha Tshisekedi zaba ari ikibazo ku gihugu cya Kongo, ariko twe tukishimira yuko ibihugu byacu bijya inama tukumva ni success. Nabo bakeneye success, bakeneye kugira peteroli bakayigengaho, bakeneye kugira igisirikare gikomeye kirukana abantu badategereje ngo za MONUSCO bakazazirukana. Ntabwo Kongo izahora imeze kuriya, ngo ntabwo bari nayifu baza ubwenge n'abantu bajijutse, nabo bafite ukuntu bifuza kuvuga ngo dukemuye ibi ngibi tukitwara gutya muri diplomasi, tukitwara gutya mu gisirikare, byazagenda gutya. Why not? So jewe uyu munsi nagerageje kugira ngo mbe optimistic ku bintu bijyanye na Kabila iyo aza gushaka kwigwizaho intwaro iriya myaka 3 ameze nk'uyengeje imyaka 3 rega burya apororonja intuzi, yari afite uburenganzira bwo kubika intwaro nyinshi, agategura imitwe y'inyeshyamba, agasigaye amafaranga, urumva. Agenda yakazayegera hatitaye ngufa y'urundi nande, akaba yarabyubatse mbere ko afite uwo mwanya. Simbona impamvu ya Kabila kujya kubaka imitwe y'inyeshyamba tubatse ari perezida, ndetse no mu ndangagaciro z'umuperezida ushyira mu gaciro. Simbona impamvu ko Kabila yakwifuza gutwika Kongo yarayibereye umuyobozi. Nta mu perezida muzima wakwifuza gutwika igihugu cye ari umuntu ushyira mu gaciro nka Kabila. Ntago abantu ari nayifu. Reka dukomeze rero tugire icyizere. David, inkuru y'amabandi yashize ubwoba rero muri Uganda, yagiye kwiba Lieutenant General Andrew Guti, ni perezida w'urukiko rwa gisirikare. Aya mabandi rwose navuga ngo uretse kundi hari nk'amagambo wavuga uri kuri mikoro banga bakakubona nabi, ariko bamwibye tragita bayijyana guhinga birashoboka, urumva. Ubundi general yatungaga tragita zo guhinga, yajyaga mu by'ubuhinzi bishaka meke. Ibi ngo byabereye mu giturage cya Iriri ni mu karere ka Napak, aho John Olokut, umunyamabanga ushinzwe umutekano muri iki giturage, yavuze ko aya mabandi yatwaye imashini yo mu bwoko bwa Massey Ferguson, ariko ngo akayita mu gihuru kiri hafi aho nyuma yo gushiramo lisansi. Ariko amabandi ba generali ubwo urumva ageze nko kuri kaporari byabimeze gute? Bamutwara urumva ikimashini bari bagitwaye kubw'ibyago, lisansi ibashiriraho batararenga. Amabandi nayo ntagashyira mu gaciro. Iyo bajya kwiba ikimashini bagatwara n'ikibido cya essence cyuzuye, ntago baba barayitwaye ngo bwabujije nyine, cyangwa se nayo yari hafi aho. Oya, ariko bari kugenda babyiteguye, ntago bakoze ubutasi neza ngo bagende bazana essence iri mu kimashini. Gusa generali bango yumvise inkuru ati noneho banyibye bigenda gute rero? Yarumiwe. Nta kintu yavuze. Chief report yaramuhamagaye ngo yumve ikivugaho araceceka. Ahubwo uyu muyobozi nyine wa kino giturage yibajije icyamaze ngo ubwoba aya mabandi ku buryo atinyuka kujya kwiba mu rugo rw'umujenerali. Ariko iyo bibeshye bakajya kuri wa mugabo wajya gubarasa umwe witabye Imana, wa mujenerali. Hajya bamwitendera. Sinibuka uko yitwa, urya ngo yaciye ahantu ngo abantu barimo bibi biti mu ishyamba rya leta. Ngarareba arabanza akora surveillance nk'umusirikare avuga ati bari abaturage iri shyamba ndarizi tu ni irya leta kandi nta mpapuro bafite. Aho sohora imbunda ahera kuri umwe pyatu, ahera ku wundi pyatu, bose arabarasa barangiza ayikomereza urugendo. Ura nta mikino yagiraga n'umuhanzi kazi wari uri mu bikorwa wakundaga kwamamaza Museveni, ngo yigeze niko Sasira harya n'umugore ngo yigeze kumuconora ngo ikimodoka cye kiri kuvuza urusaku kirimo imiziki myinshi akirasa amapine. We yaravuze ati nka generali buriya nkuru rusaku ntabwo mwakwiyamamaza mudasakuza, urumva. Ariko abagande rero nabo buriya kujya kwiba generali nabo bajya bashyira mu gaciro rwose bihanga. Baragenda avuga ati hako yakurasa, urumva. Kwiba generali nese igihugu kirimo abajura bya generali buriya umuturage usanzwe bemeze gutera. Urumva ko abagande nta mikino bashize isoni. Ariko kitaragita kirahenda kiriya kimashini kirahenda, nawe buriya bari kugitwara urabizi bwabo tekinike, yego bagahita bagagura bakakimara bagahinduramo nkafuso cyangwa bakagihindura. Iyi nkuru rwose irashimishije. Ariko nuko aho ni muri Uganda. Mu Burundi naho amakuru yaguhereje yumvikanaga aho ngaho rero sasa wa mukoroneri wagize utyo akajya mu kabari bakamwima inzoga akarasa. Yabasabye icupa kandi iraryishyuraga.
noneho urabizi ko mu Burundi nta kafi ihari ngo tuwe ngo hari amasaha y'umukwabo batangira kumuzanaho bya bintu byanyenyenye bagira ngo ni umusivile mugenzi wabo ngabwe atesesha mwebwe muranyima inzoga ngo babanje banakina biyari uriya mukonerega ntabwo yari umwana mubi ubona ko banamenyeranye ariko se niba yaravuze ati icyaka nta undumva kidashize neza muzana agacupa aturiye na kuri kariya kabari yego ngo ni nko muri metero 20. Reka nkubwire Denis ntabwo nshyigikiye ko no mukoroneri yarashe umuturage kuko ntabwo ari cyo kintu umukoroneri yakwiye gukora mu kurasa umuturage ariko nanone kuba umusivile w'umuturage yakora mu jisho koroneri Denis reka nkubwire rwose ntabwo nguciye intege nubwo wakwigira nka kuriya Sankara yigize kapiteni Herman nawe ngo yigize kapiteni tujye bumva mu rukiko sha nubwo wakwigira kapiteni uyu munsi Denis kugira ngo ube koroneri rihame byakugora cyane koroneri n'umuntu ukomerega buriye noneho umuntu w'umukoroneri afite ibyenye byuzuye ibitugu kuriye n'ibirokoroko aragusaba icupuka ari mwima ahubwo uzi ko yanagufunguza ubundi wanaryamye si ubundi ubonye telefone ya koroneri avuga ati aro we Kadogo fungura umpe icupa jewe icyaka kiranyije imanza nize ki wamuhaye icupa kigendera wamuhaye icupa byo gutwara ikibazo sasa hano ikibazo cyanavutse yari ari muri ako kabari yakiriwemo yanyweye afite ububasha bwo kugera muri firigo ngo yanagezemo akuramo icupa baramubwatira isubizemo amasaha bwije uriya mudamu nyiraka kabari namwumvise kuri VOA yicunaguza avuga ngo ntago ngo ibi nibi ngo ntago bikwiye ariko abantu bafite amakampani atanga amaserivisi Denis reka nkubwire ikintu cyo kororana n'ikintu kigomba kuba ahantu hose abantu bajye bihangana natwe hari ubucuruzi tujya dukora n'urugero sinje kubwamamaza ahangaha urumva ariko uraza gutya ukagira gute wenda ntabwo mbihisha abantu bazi wenda ko nkora n'ubuganga n'ubundi umunyamakuru umuntu akaza gutya wenda kafi irageze wamara gufunga umuturage agaturuka ruguru ubona afite redonance mu ntoki aje kugura imiti n'urugero sibyo none se nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu utekereza ni gute giye ijambo rya mbere ngomba kubanza kukubwira avuga ngo nafunze ngo gira gute uramutse ufunze uwo muntu yabura umuti agatakaza ubuzima waba ugize umutima w'uwo muntu wabukadiriye neza sibyo urumva icyo ndimo kukubwira ntabwo nshaka kugereranya imiti n'icyo kunywa ariko tugereranye na serivisi abantu bafite amakampani muri customer care bongeremo ikintu cyo kubaha abantu cyo kuvuga ngo iki kintu cy'amasa wabonye ni case ejo bundi Madame Anne Marie wo kuri Kigali sinzi ikinyamakuru akorera The New Times ibintu nk'ibyo ngibyo Anne Marie ari umuntu wo muri RSSB yashinje ndetse ni Twitter nabonye ahana kopi RSSB arabatwitinga RSSB na replaying iravuga ngo umuntu turamukurikirana aravuga ngo yagiye gusaba abantu service ahageze umuntu aramubwira ngo ndi muri pause ariko ari mu mashini ari muri office ariko RSSB ni ikibazo ngira ngo izanagikurikirana urumva ubundi muri make uciye bugufu ukavuga uti maze rero nari ngiye muri pause sana ngufashe unyarukirize ya pause yawe ukaza kuyongera ku minota byagutwara iki icyo ni icyambere aba bantu mushyigikira hari n'abantu barimo kuvuga ngo uyu mukoroneri ngo yarabarenganije nibyo koko yabarashe ariko wenda barasa nk'amaguru cyangwa se wenda simbishyigikiye hana barase urumva kuko kwambura umuntu ubuzima nabwo ni ikintu kiba kibabaje uyu muntu abashaka kuzavamo nawe koroneri mu gihugu cye cy'u Burundi sibyo kurasa umuntu ntabwo mbishyigikiye ntabwo ari byiza pe abantu banyumve neza ariko nanone hari uburyo bwo guprevena ikintu nanjye navuze ngo ushobora kuba ncuruza imiti sibyo ni kuri ni mafarmasi yari ncuruza mu birwa nose barahazi uriya muturage ndamutse ngize gutya nkamwe mu muti n'urugero umwana bakaza gutakaza ubuzima duhuye ntiyankomeretsa yakugirira nabi tuwe kureba kuri koroneri no ku masasu no kuri byose byo tubireke tubishyire ku ruhande turebe ko abantu batanga service bakwiye kujya bihangana ku ba service akamenya yuko yagombaga guprevena conflict urumva nk'aba ngaba batakaje ubuzima iyo baza kumuha iryo cupa ntacyo bari kubatwara cyane rwose iyo aza kurifata bakamureka bari baturanye baramuzi no mukoroneri yakinye biyare aranisanzura no umuntu ubona ari nakuru mu koroneri urumva ntabwo yamaraso baramenetse kuki tutakora ibintu byo guprevena bimwe Yesu yabwiye abantu ngo uguhaye urushu umuhurundi ariko amahoro akabona Denis ikintu cyo guhangana ampolice muri service abantu bakireke izi ngero kugira ngo tujye kurira kuri koroneri warashe umuntu turebe no kuri hypothèse kugira ngo amurase aho uri muri service aho ukora niba uri umushoferi niba uri umumotari umuntu akavuga ati saha nakubwiye dore ndabona umuntu yarimutse dore igipangu cye ni hariya kuri metero 100 icyo gipangu wakimugejeje kuri mu kukibona intambara n'iziki abantu bari pacifique bakunda amahoro amasasa atarinda kuvuga muri ubu buryo ngewe rero reka mbe nk'umuntu uba arbitre ndareba ngasanga kwanza n'umwana n'umuryango we bihangana watakaje ubuzima ariko amagambo no mudamu arimo kuvuga ngo koroneri ngo yamurasiye abakozi atabaza no kureba ukuntu abakozi no bari wiki banabwira abakoroneri nabi ayashyire ku ruhande isoma kuramo niri nace bugufi abantu batanga service bajye baca bugufi ntacyo bitwara umuntu uciye bugufi nta nuzakwita ko ari ububwa cyangwa ari ubugwari amahoro azaboneka amahoro azahinda ubuzima bukomeze kubera ko twitwaye neza dutanga service twanihanganye mu gihe cyangombwa
nibyo rwose. David, David reka dusoze rero, amasaha yagiye buriya nakagaruka, niko navuga. Sinzi niba ari ikindi oya, ikindi navuga no gushimira abantu bakurikira Bwiza TV na bwiza.com muri iyi minsi, ndetse ntanabura kubaha amakuru nanjye reka nyabahereze yuko navuga ko ari YouTube channel yacu, ari urubuga rwacu rwa internet rwa bwiza.com ubu ngubu tuhagaze neza, bigaragara ko nabo tubikesha. Urumva iyo ukoze ya subscribe kuri kaka gatukura kari munsi imbere ya screen yawe hariya hasi gatoya, ukongera ugakora kuri kakazogera gatuma ubona notification iyo kwa uploadinze nka video, ukabona inkuru yacu, ndetse ukabona na commentaire barimo gukora. Ubona ko nyine buryo umuntu wagiye kumva video agakora commentaire ni umuntu wo kubaho. Hari mvugiro muri kimunsi ngo abantu bubahwe. Rero mwubahwe abakurikira Bwiza TV na bwiza.com aho muherereye hose, ibyo mukora turimo kubibona ko bigenda bizamura audience yacu, kandi burya ni uruhare rwawe, ni uruhare rwanjye nanjye waje mu kiganiro nk'uko nguko. Bityo rero uwavuga ngo aho muri hose Imana ibaho umugisha, kandi n'utarakora subscribe ayikore, utarasharinga abikore, utarakora like abikore, utarakora commentaire uyu munsi abigerageze. Urumva ibyo bizanatuma rega ibiganiro dukora bishobora kumera neza, kuko umuntu aho gutaguha igitekerezo ubona naho uzahereye ko haye ikibazo, ubona icyo uzamubariza, bikoroshya umurimo wacu. Dennis rero numva nagushimira ko wafashe muri iki kiganiro, ako karagaciyemo. Reka tuvuge ngo ikiganiro hirya no hino kuri Bwiza TV na bwiza.com nakagaruka. Ciao. Ciao.